Yesu ashimwe kandi bakunzi bacu tubaye ikaze kandi hano ku Mugisha BTV. Uyu munsi turi kumwe imbere yacu, imbere yanyu murabona hari umubyeyi. Reka tumuhe ikaze atangira atwibwira, hanyuma atubwire n'amagenzi ye icyo umwuka yamushize ku mutima yaje kutubwira uyu munsi. Ni karibu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, nanjye ndabashimiye. Yego. Amazina yanjye nitwa Uwiragiye Godeline. Yego. Ndi umukristo mu itorero rya Yeberi paruwasi ya Kigali hano muri Nyarugenge. Uko mubibona rero, ndi umugore ufite umugabo n'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Ntuye ku Gitega. Aho ngaho rero mu itorero ryacu rya Yeberi nkora umurimo wo kuririmba muri korali nkuru ihari yitwa Urufatiro. Ikindi nkaba ndi n'umudiyakoni kandi nkaba ndi umuvugabutumwa. Ndanezerewe rero kuboneka hano. Nk'uko babivuze, reka tubanze dusenge dushimire Imana itugejeje uyu munsi. Uwiteka Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana ifite ubutware bwinshi n'ubushobozi, turagushimye kuri iyi saha ko wemeye ko tuboneka imbere yawe. Mwami Imana Nyiringabo, wari umugambi wawe, wari umuteguro wawe, kuko we nta kigutungura. Mbere ya byose duciye bugufi ngo utweze udutunganye, kuko tugiye kuvuga ibyawe, kandi uvuga izina ryawe wese agomba kuba yejejwe nawe. Utweze rero kandi uha umugisha abagiye gukurikirana iki kiganiro, umwuka wera w'Imana agiherekeze kugira ngo ubyumva wese abohoke. Mwami Imana Nyiringabo, kigira umumaro gihembura ubugingo bwa benshi. Urakoze, utangirane natwe kandi usuzanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yes, uri umuvugabutumwa kandi uri umudiyakoni muri Yeberi. Ese ni iki Imana yaguhaye ngo tugezeho, cyangwa ugeze ku bakunzi bacu, cyangwa ugeze ku banyarwanda bose, abadukurikiye bose? Reka tuguhe umwanya. Yego, murakoze cyane. Hari ijambo ry'Imana rimfasha, numvaga nshaka gusangiza n'umuntu wese utwumva, yaba ari muri iki gihugu cyangwa hanze yacyo. Dusangire aya magambo meza y'Imana dusanga muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 n'uwa 29. Haranditswe ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigire kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi minsi tugezemo ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ariko kandi ni iminsi Pawulo yavuzeho ayibwira Timoteyo. Aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye. Abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda impiya, abantu bazaba bikakaza ari ibyigenge badakunda n'ababo. Niyo minsi tugezemo, ni iminsi iruhije rero, iruhije buri muntu wese. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, Yesu yari abizi ko iyi minsi tuzayikandagiramo, yari azi ko iki gihe tuzakibamo. Adusigira rino jambo, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ni ukuvuga muri rino jambo icyanshimije cyane uko handitsemo ngo mwese. Ni abarushye, ni mwese, abize n'abatarize, aboroheje n'abakomeye, abagufi n'abarebare, inzobe n'ibikara. Muri mwese buri wese yisangamo. Ngo abarushye n'abaremerewe, baruhijwe na bino bihe, baruhijwe n'iyi minsi, baruhijwe n'urushako, baruhijwe n'urubyaro. Aravuga ngo nimuze munsange, ni njyewe wabaruhura. Arongera agira ku murongo wa 2 ngo mwemere kuba abagaragu banjye, ngo kandi munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo namwe nimumara kunyakira muzabona uburuhukiro mu mutima wanyu. Imana ishimwe. Amen. Iyi minsi turimo ni iminsi irimo umuruho mwinshi. Abize bafite umuruho n'abatarize bafite umuruho, ababyaye bafite umuruho n'abatarabyara bafite umuruho, abashatse bafite umuruho n'abatarashaka bafite umuruho, abafite amafaranga bafite umuruho n'abatayafite nabo bafite umuruho. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo mwese niwe wenyine ubasha gutanga amahoro mu mutima, kuko yatubwiye ngo tuzabona uburuhukiro mu mitima yacu. Niyo buhungiro rero. Ushobora kwiga amashuri menshi ariko umuruho ntugende, ushobora kubyara ariko umuruho ntugende, ushobora no kujya hanze. Rimwe tujya twumva ngo abagiye hanze bagiye kuruhuka, ariko umuruho ntugende, kuko umuruho si ikintu bavandimwe murimo kunyumva. Umuruho kwinjirana muri saro, ejo ukagusanga mu cyumba cy'uburiri, ukagusanga ku buriri umugore akarara areba hirya imitima, umugabo nawe akarara areba hirya atsikimba kubera umuruho. Umuruho si ikintu. Niyo waba warize ufite akazi keza, ugusanga muri biro ugasanga umuntu yashyize amadokima ku ruhande, yubitse umutwe,
yasinziriye kubera ibitekerezo by'umuruho, ariko Imana ishimwe ivuganye natwe kuri uyu mugoroba yuko Yesu ari we wenyine wakiza umuruho, wakubakira umuntu, wamuha ibyo akeneye byose bitarimo umuruho, kuko iyo atanze umugisha nta mubabaro yongeraho. Imana ibahe umugisha rero, turushaho kwegera Yesu, turushaho kumusanga cyane kugira ngo adukize umuruho n'akababaro n'agahinda. Reba iyi minsi turimo, kuntu abantu barimo kwibuka ibyabaye, bafite agahinda, bafite umubabaro, ariko nta wundi muntu wabakiza uwo mubabaro n'agahinda uretse Yesu wenyine. Uwiteka abahe umugisha kandi dukomeze kubana nawe iminsi yose. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane. Ese buriya ijambo ry'Imana, ko mba numva abantu benshi bavuga ijambo ukuntu, ese ni ngombwa ko bajya kubyiga muri theology, cyangwa hari n'igihe aba ari impano y'umwuka cyangwa Imana iba yatanze ku ruhande rwayo? Ni ibice bibiri. Hari abantu bahabwa impano yo kuvuga ubutumwa no gusobanukirwa iri jambo kubera umwuka wera waje muri we, ari Imana yabimuhaye. Ariko hari n'abandi babasha kujya kubyiga nabo bakabimenya kandi bigasobanurwa kimwe na bya bindi by'umwuka Imana yatanze. Icyakora ushobora guhabwa iyo mpano y'umwuka, noneho bikaba byiza yuko nawe umenya ko ibyo bintu ari byo kuri koko, ukajya no kwiga. Rero nasanze byose byuzuzanya. Wow, ese buriya umuntu, hari igihe umuntu ahura n'ubuzima runaka bikaba byatuma yumva ko yihebye. Ese agakiza gashobora gutuma, nako ubuzima bubi bushobora gutuma umuntu atakaza agakiza? Oya, ntabwo ariko bimeze. Agakiza ni impano umuntu ahabwa ku giti cye, kandi agakiza karinda umuntu mu bihe byiza no mu bihe bibi, mu bihe by'umubabaro, mu by'intambara no mu byishimo. Igihe cyose agakiza karakurinda. Ntabwo rero ubuzima umuntu yaciyemo butuma atakaza agakiza, ahubwo burya ubuzima iyo bubaye bubi, akenshi umuntu ashobora kwegera Imana, ka gakiza ke kakarindwa n'amasengesho ahora asenga asaba Imana. Ese buriya nk'abantu baba bacika intege buri munsi, cyangwa bahura umugabo yamukubise, cyangwa yaburaye, cyangwa yagize nk'impanuka, akumva Imana yanze Imana, cyangwa akumva ko Imana yamwanze. Nk'ubu ngubu nta muntu uhari waduha nk'urugero rw'ubuzima bubi cyangwa ubuzima yaciyemo bukomeye bushobora gutuma umuntu akomera, cyangwa bwatuma umuntu yumva ko Imana itamuretse? Iyo dusomye igitabo cya Yobu, uburyo yari umugabo umeze neza, afite ubutunzi, afite abana, afite umuryango, aguwe neza, ariko igihe kigeze bya bindi byose bimushiraho. Ariko Yobu aravuga ati ntabwo nzihakana Imana yanjye, nzakomeza kuba inyangamugayo. Araremba, umugore aramubwira ati hakana iyo Mana, dore nta kikumariye, wipfire. Ariko Yobu aravuga ati ubaye nk'umugore w'abapfapfa, ntabwo Imana yaduha ibyiza ngo twishime, ibi ni biza tuyiveho. Niyo mpamvu rero Yobu yatubera urugero yuko umuntu wese ubuzima yacamo yakwiye kwihangana ashingiye kuri iri jambo rya Yobu. Hari abantu bajya bavuga ngo Yobu buriya ni nk'imfashanyigisho. Yobu, ngo igitabo cya Yobu ngo ni amateka, ni ukugira gusa ngo abakristo basubize. Turi muri ino si turimo itarimo Yobu, ese nta bandi bameze nka Yobu bariho? Ni urugero. Abo bantu barahari. Nanjye ubwanjye ubuhamya ngiye gutanga n'ubukurikirana, nta murongo utarutse, nta gice na kimwe usize, uzasanga bwenda kumera nk'ubwa Yobu. Icyakora buri hasi cyane ubwa Yobu, ariko ntabwo natanga urugero ku wundi muntu abantu batazi, ahubwo ngiye nitanzeho urugero ko mu kanya nimvuga uraza kumva uburyo ntigeze ndeka Imana, kandi nyamara nahuye n'ibintu bikomeye cyane, ariko mfashwa no gusenga sinatakaza Imana yanjye, komeza kuyizera. Okay, none reka tuguhe umwanya none udubwo buhamya. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Ni ubuhamya burimo ibice bitatu. Harimo igice cya mbere, igihe cyo kuvuka kwanjye, harimo n'igihe cyo gushaka, naho nagiye mbona Imana n'imirimo yayo n'ibitangaza bikomeye. N'ikindi gice cya nyuma njye nsorezaho, igice nabonye Imana ibasha gusubiza umuntu ubuzima, we abona ko byarangiye, n'abamubona abona ko byarangiye, ariko Imana ikongera kumuha ubuzima. Ngo ubwo ubuhamya bwanjye rero ngiye kubaha, ariko kandi bushingiye no ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi 125 umurongo wa 1 n'uwa 2, kuko haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa
ngo ahubwo uhoraho iteka ryose. Igice umurongo wa 2 uravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Urumva ubuhamya bwanjye bushingiye ku kwizera, ndetse nabuhaye n'inyito mbwita ngo kwizera imvura utareba igicu. Urumva kwizera imvura utareba igicu ni ijambo rijimije mu Kinyarwanda, ariko kandi mu isi y'umwuka ni ijambo risobanutse. Kwizera imvura utareba igicu ni ukwizera iby'Imana yavuganye nawe utareba inzira bizanyuramo, ariko ukabyizera ukavuga ngo ubwo ari Imana yabivuze izabikora, izi nzira izabinyuza. Urugero, Imana ishobora kukubwira umugabo uri umukobwa ukiri mutoya ngo ukoreye ubukwe kandi byihuse, ukabona uragiye ugize 30, ugize 40, uranayirengeje bwa bukwe butaraba. Hanyuma kwizera imvura itareba igicu ni ukwizera ko iyavuganye nawe nubwo ufite imyaka 40, byanga bikunda bwa bukwe izabukora. Abantu bakodesha, hari igihe Imana itubwira ngo nzabaha inzu, hanyuma tukareba tukabona nawe bukode twayabuze, tukabona rero twishyura. Hanyuma kwizera imvura utareba igicu ni ukwizera ko yakubwiye inzu nubwo wabuze yo kwishyura, nubwo utarimo kurya uyu munsi, nubwo utarimo kwambara, ariko izaguha inzu kuko ariyo yo mu ijuru yavuze. Ngo ubwo ubuhamya bwanjye rero mu ncamake tugiye kuvuganaho, nifuzaga ko wabutega amatwi kugira ngo umutima wawe wongere ukomere, umenye ko wakiriye Imana irengera abantu. Nje kukubwira ko Imana ikigukunda. Amen. Karibu rero. Anavuze rero ko ari ibice 3 ntangiriye igihe nari ndi umwana mutoya, njyewe narakuze maze kumenya ubwenge, nsanga mfite inkovu hano hose murazibona, inkovu ngizi ibikovu byinshi, kandi ntabwo ari ahangaha biri gusa, biri no mu kwaha, kuko rimwe na rimwe hari igihe banyitaga Biremo bakamamagara Biremo. Hanyuma nakuze nsanga sinakuze nk'uko abandi bana bose bakura, imyaka nari mfite yari itandukanye n'uko ndeshya n'uko ngana. Ibyo rero byatumaga bampamagara amazina atari ayanjye, bampamagaraga Urutaza, Uruzingo, Urutambara, Nyirakamagaza, Nyirabutunda n'andi mazina yose yo gupfobya. Ariko hari ijambo ry'Imana nkunda rivuga ngo nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ngo nuko ngo nsanze wigaragura mu ivata, ngo ndavuga ngo baho. Iryo jambo riranezeza bene data, nubwo ayo mazina yose yari ahari, ariko hari Imana yari yaramenye aba bataramenye, niyo nyohoraga inyitaho, niyohoraga indengera. Igihe kimwe ari igihe twabaga duteraniye nko muri salo n'abavandimwe, mvukana n'abantu 11, ngenda uwa 9 mu bana 11. Hanyuma ugasanga mama wanjye abwiye nka musaza wanjye ati inkwano y'aka kantu niramuka ibonetse uzayijyanire. Musaza wanjye akavuga ati aka kantu ntigashobora gukobwa, ntigashobora gushaka, nta n'umusore uzagakunda, ntacyo mumpaye nimugumane inkwano. Nuko mbaho muri ubwo buzima, abantu bansanga iwacu bakabaza mama wanjye, n'ubu n'umukecuru urengeje imyaka 80, ariko ni umukecuru w'inzobe usa neza cyane. Bansangamo njyewe ndagakara, bakavuga ati aka kantu ko kakunda kwibera hano nakaga na ye. Mama wanjye akavuga ati aka kantu nakanjye, bakavuga ati oya, uru rugo ntago rwavukamo akantu gasa gutyo, kuko n'abantu tuvukana ni abantu b'inzobe, ni abantu barebare, bakavuga ngo njyewe ntago ndi uwaho. Mama akavuga ati aka nakanjye, inda ibyara Mweru na Muhima, akongeraho ijambo rivuga ngo nta muryango utagira himbiri, bishatse kuvuga ngo nta muryango utagira akagoryi. Ikindi gihe abandi bakavuga bati buriya impamvu kangana kuriya bafite za nyabingi, baraterekera, kariya kantu niko bakoresha iyo barimo kubandwa, barimo no guterekera. Ariko nkunda Imana itarobanura ku butoni, uko waba uri kose, uko waba usa kose, waba uvukira hose, Imana iragukunda. Nguzaniye amakuru mashya rero yuko Imana igukunda. Mba muri ubwo buzima ngezeho maze kugira imyaka 24, abo tungana bari batangiye gushaka, batangiye kubyara rimwe, batangiye kubyara kabiri. Nanjye numva ngize isoni, nanjye numva ngize ipfunwe zo kujya mbona abo tungana twavukiye igihe kimwe bashoreye abana, kandi nanjye nakwireba nkabona ibyo gushaka ntibishoboka. Nari yakiri ibyo bavugaga niko byari bimeze, ntabwo mbarenganya, n'uyu munsi simbarenganya. Uko babitaga niko nari nkwiye gusa,
uko nanganaga nibyo bavugaga, ariko hari Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Hari Imana yavuze mbere y'uko abantu bavuga. Nagira ngo nawe unyumva wongere ugire icyizere by'ibyo bakuvuga, n'ibyo bakwaturaho, yuko hari Imana yavuze bariya abantu bataravuga. Byanga bikunda rero izahindura amateka, abantu bahindura amagambo. Hanyuma naje kugana inzira yo mu rusengero, ngezeyo nsangaho ntibanyita urutaza, ntibanyita uruzingo. Imana ijwi ryiza, njya muri korari nkajya ndirimba, abo bantu barankunda. Muri EPR aho bita Igiko, muri paruwasi EPR nyine aho mu nce za Gitarama mu Rutobo, niho nakoreye uwo murimo. Muri korari yari hari yitwa Tube Maso, haza kuvuka ishuri ryari bita ku Gaseke, Igaseke. Baravuga bati ariko kariya agakobwa nuko ari gatoya, tubone wakagira umukuru w'itorero. Muri EPR bagira abakuru w'itorero. Kariya kantu kafasha mwarimu dukurikije uko tukabona. Rero muvandimwe, mubyeyi, mugabo, musore, ukuri kose Imana iguha impano. Ntabwo ireba ikirere, ntabwo ireba kubyibuha, ntabwo ireba amashuri, ntabwo ukuri kose Imana iguha impano kugira ngo uyikorere. Nari mfite impano nziza yo kuririmba, abantu bakabinkundira. Hanyuma ngiye kuri iryo shuri barandora mba umukuru w'itorero. Ngeze kuri iryo shuri Imana irankoresha, ndavuga nta hantu wahabyaza korari. Mforoma korari, ndangije nyita izina, nayise korari Amahoro, na bugingo n'ubu iracyahari. Irimo abagabo bakuru, ni korari nini cyane, irimo no gusohora n'indirimbo. Impamvu nayise Amahoro ni ukubera ikirere. Burya mu buzima busanzwe niyo tubyaye abana tukabita izina, tuba dufite impamvu. Niba ari ibyishimo wamubyaye mu byishimo nyine, niba ari indi zina ushatse kugenura ni igihe wari uhagazemo. Iyo korari nanjye nayise Amahoro kubera igihe nari mpagazemo. Amahoro naburiye iwacu, amahoro naburiye mu bavandimwe, amahoro naburiye mu baturanyi, na bene iwacu bazagaho. Nari nyabonye mu itorero, nari nyabonye mu rusengero, nari nyabonye mu gusenga no kuririmba. Ndavuga ngo iyi korari reka nyita Amahoro. Nibyo rero n'uyu munsi amahoro twaburiye muri iyi si, amahoro twaburiye mu bantu, amahoro wowe n'umugabo, amahoro waburiye ku mugore, ayo waburiye ku bana, Imana yo mu ijuru yatanga amahoro asesuye. Kuko n'umuririmbyi yavuze ngo ayo mahoro Yesu abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo nutayata ntabwo uzayakurwaho. Korari nyita Amahoro, abantu bazamo ari benshi, mbona urubyiruko, mbona abana barimo kuririmbana na ba nyina na base. Umwuka w'Imana arongera aragaruka anyigisha izo korari kukuramo ba bandi bakaba urubyiruko, hanyuma abandi bagasigara bitwa Amahoro. Naratekereje muri aba babyeyi bagira ikibazo bakaba ari bakivugira kuko bari kumwe n'abana. Ya korari rero ndagenda ntekereza izina nzayita, nyita korari Inkuru Nziza. N'ubu iracyahari muri EPR aho bita Igaseke. Izo korari ebyiri zirahari. Icyatumye nyita Inkuru Nziza ni ukubera iki? Ni uko nari maze kubona amahoro, nari narabuze, ahasigaye ngiye kwamamaza inkuru nziza yuko Yesu wenyine ariwe wabasha gutanga amahoro. Izo korari nziyobora ari ebyiri, ariko nkava ku rusengero nagira ati waruzingo warurihe, warutaza waragiye he, warutambara we, dore uko gasa, dore uko kareshya. Papa wanjye yashaka kumpamagara, yavuga ngo nimugende mumpamagare ka kantu k'umukara. Uje kumpamagara akaza avuga ati waruzingo we, ngwino papa aragushaka. Nkagenda nkitaba papa, namugera imbere akandeba, akanyitegereza, agaseka, akambwira ngo icyerekana ko uri umuntu nuko ufite amenyo y'umweru, ariko ubundi ntago uri umuntu. Nkahita mbabara, nkahita muva imbere nkagenda. Hanyuma yabona ngiye mbabara ati garuka hano, akambwira ati rata uri nta makemwa. Yavuga ku kazina ibyishimo bikagaruka n'umunezero, agahita ambwira ngo mva imbere uri nta matindi. Agenda mbabaye, ajya kurira mu gikari, nabahaga ibyibo n'ibiseke. Ubu ngubu nari umuhanga wo kuboha ibyo ngibyo. Natinyaga kujya abandi bari kugira ngo batanyita kandi nkigira mu gikari nkaboha ibyibo n'ibiseke. Ariko hashimwe data wankuye aho hantu, wankuye kwitwa ako kantu. Urabona ko ndi umugore ufite metero imwe na santimetero 70. Undebye ntabwo wamenye ko ubwo buzima nabuciyemo, ariko byose bikora Imana. Iyo Imana yabishatse ibigenza neza, abantu bakabura ijambo, igasigara yonyine ariyivuga. Naje rero kuza muri umujyi wa Kigali kubera ayo magambo, kubera ibyo bitutsi byo mu rugo no kuntoteza, numva ndabacika nza inanga y'i Kigali. Nkora akazi ko mu rugo, sizi iwacu ari mu Kibosi, inka ziryamira imyugariro, ari muri fata icyo ushaka, abashonje bose baza gushonzekera iwacu, ariko ndahava kubera iyo mpamvu nza gukora akazi ko mu rugo. Njya hano i Nyamirambo kuri stade, munsi ya stade, munsi y'urusengero rw'Abadivantiste, niho nakoze akazi ko mu rugo imyaka 8.
ngezeyo uwo mubyeyi nawe arankunda cyane, kandi n'uyu munsi niwe mubyeyi ngira muri uyu mujyi, nawe anyita andi mazina abiri akajya mpamagara Fifi na Fiyete. Yo, nimutekereze kuva kuri Nyirabutunda no ku Rutambara no ku Ruzingo ugatangira guhamagarwa Fifi na Fiyete. Mbega ukuntu Imana itanga umunezero, mbega ibyananiye abantu ko Imana ibishobora, mbega ibyo ababyeyi batakora ko Imana ibihari yihagije, nuko yamamagara Fifi na Fiyete nkagira ibyishimo nkanezerwa cyane. Uyu mubyeyi arankunda ku rwego rw'igihe yambwiraga ati birenze kuba umuvandimwe, birenze kuba murumuna wanjye, nabuze uko nkwita. Nanjye nkamukunda cyane, nageze yabyaye rimwe mva yabyaye 4 kandi abana ari bakuru cyane. Aho ngaho niho natangiye gukura, ndazamuka mba muremure cyane, ngira metero 1 na santimetero 70, ndangije ndabyibuha ngira ibiro 90 ndi umukobwa. Ntashye ngiye iwacu baranyoberwa, nayungukiye mu isoko rya bita mu Murara. Hanyuma abantu baraza bakora akazigo, baravuga bati tubwire uruwo kwa Simoni ko agakobwa kari kwa Simoni kari karahiye tukazi kapfuye. Impamvu babivugaga twigeze gupfusha umwana wari bucura mutoyi wacu, hanyuma abantu baza gutabara bazi yuko kari ngiye wapfuye. Nabimenye icyo gihe kuri uwo munsi, aho batinyuka bakavuga bati kwa Simoni nta mukobwa usigayeyo, akari kariyo karapfuye. Ngayo nguko rero bavuze gutyo, umukecuru araza aravuga ati mwana wanjye tubwize ukuri, tumare impaka, turimo kujya impaka ngo uruwo kwa Simoni, kandi nyamara kwa Simoni ndahazi, urabizi ko twari inshuti. Agakobwa kari kariyo karapfuye. Mukecuru abimbwiye ntago nahise musubiza, naramubwiye ni mukecuru, ako kantu k'agakobwa ntago kapfuye, kagiye kwa nyirakuru karakura kabamo inkumi y'igitangaza. N'uyu munsi ntiwakamenya. Avuga ati ya mwana wanjye wimbeshya ndi umuntu mukuru, ako kantu karapfuye, naje gushyingura nyuma yo ngaruka gutabara. Hanyuma bimbwiye ntangira gukurura imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ndavuga ni Mana we, burya hari igihe cyageze babona ko ari njye ukwiye gupfa, ariko urandinda mbaho, n'uyu munsi ndacyariho. Ni ukuri kuba uriho nawe ntago ari ukubera Satani yakwemereye kubaho, ni impuhwe z'Imana. Uko ureshya kose ni Imana yatumye ureshya gutyo, uko usa kose, uko ungana ni ukubera Imana, byose ni ukubera Imana. Nanjye ndamubwira nti mukecuru, ntabwo ako kantu kapfuye kavuyemo inkumi y'igitangaza. Ndamwereka nti kari karahiye gutya. Arangije areba izi nkovu zanjye, ahamagara abandi bareba izi nkovu, aravuga ati niko, bakajya bakurura umubiri gutya. Barangije avuga burya nta ruhu rudakura. Haleluya. Nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu, nta naho yamugeza. Urukundo rw'Imana rugera ku muntu uwo ari we wese, ntago Imana yacu irobanura ku butoni. Imana ishimwe. Ndongera ndagaruka rero nza kwikorera akazi ko mu mujyi aha kwa Donati hariya kuri Tapi Rouge. Hanyuma imyaka 8 ishize narimaze kuba umukobwa mwiza ubyibushye, inzobe yaraje. Hanyuma mabuja wanjye ari umubyeyi mugufiya. Hanyuma batangira twajyana ahantu ugasanga ninjye bahaye icyubahiro bakimwimye. Ibyo birambabaza, bituma mfata gahunda yo kuva muri urwo rugo. Ndibabwiye bati oya, ntabwo ugomba kuva aha, uri umwana wacu tuzagushyingira. Ariko nanjye nari mfite agahinda k'umuntu wasuzugura uwo mubyeyi wanyise Fifi na Fiyete, kandi uwankuye mu nda yaranyise Uruzingo, akavuga yuko indi ibyara Mweru na Muhima. Fata gahunda yo gusezera, ndabibabwira barabyanga, ariko bagezeho barabyemera. Avuga ati ntacyo, dushakira undi umumenyereze wigendere. Ndabikora, amafaranga barayambikiraga, hanyuma barayambikurura yose. Navuye mu kazi ko mu rugo ntangira business z'i Bugande. Natangiye kujya njya kuzana inkweto, amasakoshi, nkaza nkacuruza inaha Nyabugogo, ahantu hose. Nanjye mpinduka boss, ka kantu kadafite icyo kamariye umuryango. Hanyuma nsigara njye uhagarariye, ugize ikibazo akaba ari njye ugikemura. Uwo birukanye ku ishuri, wabuze umwenda, w'inzu yaguye, kubera ko nari mfite amafaranga kandi nejejwe nuko Imana nanjye yampaye ikangira umuntu. Ariko nari mfite isengesho senga buri munsi. Reka mbabwire ku mbaraga zo gusenga n'imbaraga z'amasengesho. Uko nabaga ntetse aho kwa bosi wanjye nkaranga inyama, icyo nakoraga cyose navugaga ni Mana yo mu ijuru, ndakwinginze uzambabarire, nanjye nzashake bazabone ko ndi umwana mu muryango nk'abandi. Uzaninde kwiyandarika, uzaninde kubyara ntashatse, uzaninde kwishingira, uzankorere ubukwe. Ya nkwano bavuze
ngo ntizaboneka, ngo musaza wanjye akayanga, mu muryango bazabone ko nanjye nakowe. Ibyo nibyo ngusabye. Reka mbabwire bene data, indirimbo ya 35 mu Gakiza harimo igice kivuga ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Ni ukuri Imana yumva amasengesho. Imana yaranyumvishe, nawe yakumva, n'uwo ari we wese yamwumva, hanyuma iramfata irankomeza. Ntabwo ari njyewe, nta muntu wifata ubwe. Icyakora Pawulo yabyanditse neza, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kristo atanga imbaraga. Rero ntabwo nigeze niyandarika, ntegereza ya mariage yuko izaba. Igihe kigeze rero mbona umusore, nagiye kubatizwa aho kwigira umubatizo hariya kuwa Batista kuri Yebere, nawe yari yaje aje kwigira umubatizo. Si ukuvuga ko icyo gihe cyose ntarambagizwaga, nararambagizwaga, ariko nkumva umutima wanjye ntukunze uje kundambagiza. Rimwe na rimwe nkavuga ngo kuba bavuze ko ntazashaka, ahari ibya karande byo mu muryango byaramfasha, ariko nagera nk'abantu oya ko nkunda gusenga se ubwo Imana ntiyaba yarabinkijije. Igihe kimwe rero nagiye kuba umubatista, ngiye kubatizwa mu mazi menshi, kuko muri Epere nari nabatijwe ku Gahanga, ahurira n'umusore. Uwo munsi wa mbere twagiye kwigira umubatizo, mubonye numva umutima wanjye uramukunze. Nibaza impamvu umutima wanjye umukunze, biranyobera, nta jambo avuze, nta n'icyo amvugishije, ariko numva umutima wanjye uramukunze. Turiga nditahira, kuwundi munsi tugarutse nkomeza kumukunda, kuwundi munsi nkomeza kumukunda cyane. Ntago nari niba handi nakoraga mu rugo, naravuyeho nk'umuntu ugiye gucuruza nyine, mfite ahantu nkodesha, mbana n'abakobwa basengera aho ngaho kuwa Batista baririmba muri korali Urufatiro. Uwo musore yari wo mu bice by'iwabo. Ngiye kumva rimwe bafashe ikiganiro, baravuze ngo sha ugiye kubatizwa, kandi ugiye kubatizanwa n'umusore wo ku gasozi k'iwacu. Bati cyakora buriya aje kubatizwa, afite ubukwe, afite mariage, afite umukobwa wo muri ADPR, aragira ngo ahita asezerana. Numva umutima wanjye wamukunze, ndavuga nti sawa, nta kundi. Icyakora ndabibahisha, ariko kuko nakundaga gusoma ijambo ry'Imana n'ubu ni narasomye ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ndabana rero umutima waranshutse, nkunda umusore ufite ubukwe, ariko nta kundi. Nubwo nabimenye rero dusubiye kwiga, numva ndongera ndamukunze. Igihe cy'umubatizo kigeze, banyereka wa mukobwa bari bafitanye mariage, mukobwa w'inzobe, mutwaje marete, mutwaje Bibiliya, umwitayeho, uporokotora buri kantu kose. Hanyuma baramunyereka, ntacyo byantwaye kuko sinari nigeze mukunda ngo tuzabana, ahubwo nibazaga impamvu y'urwo rukundo. Hanyuma rero turabatizwa, aho twabaga duhagaze, haba kuri Yorodani, haba ku rusengero, haba ku ruhimbi, ifoto twabaga duhagararanye. Amafoto ndayatahana, niwe arayacyura. Ariko nkajya ndeba uriya musore, wa musore we, nubwo ufite ubukwe ariko ndagukunda. Igihe kigeze rero, imyaka ibaye nk'ibiri, numva wa musore arambwira ati ndashaka kugusura. Narishimye, ariko sinatekereza ko ari iby'urukundo, ahubwo numva ko ari nk'umuntu twabatirijwe rimwe akwiye kunkunda. Hanyuma rero njyaza kunsura, ndamwakira. Agiye gutaha rero nibwo yansabye urukundo. Ntabwo umutima wanjye wabyakiriye, ahubwo umutima wanjye wararakaye. Ndabona uyu musore ndabizi ko afite mariage, arabona ndi umukobwa ukwiye gutendekwa, gira umujinya n'uburakari, abivuga inshuro 3, ntaha ntamwemereye, ataha ntamwemereye. Hanyuma igihe kigeze, abakobwa barongera batorera ikiganiro, avuga ati uzi byabaye kuri wa musore mwabatirijwe rimwe? Umukobwa yamubenze yagiye gufata irembo. Nibuka ko umutima wanjye wamukunze kandi ukimukunda, ndavuga nubanza narirengagije akaba yaribwiriye undi. Reka rero mbabwire mwa bakobwa mwe murimo kunyumva mu nteze amatwi, burya hari igihe kigera itara ry'Imana rikakumurika, abasore bakakubengukwa, utari mwiza, udafite amafaranga, rimwe na rimwe nta mashuri ufite, rimwe na rimwe rwose uri sakintu, ariko kuko itara ry'Imana ryakumuritse ugatangira kurambagizwa no gukundwa. Iyo uzanye ubwenge buke rero, rya tara ririmuka rikajya ahandi, nibwo usanga ngo umuntu yagumiwe. Hari igihe rimwe na rimwe tugumirwa kubera ko twabuze ubwenge, uburangare. Hanyuma rero ndavuga ntiba igihe cyari kigeze, wa musore nkamubwira noneho yuko ibyo yavuze cyagiye uwo munsi nabyemeye. Ku cyumweru byarageze, njya gusenga, dusohotse ndamubwira nti kutagarutse kudusura. Ndavuga ati nazanye urukundo urarwirengagiza, ntago nari kugaruka. Ndavuga nti niba wari ukomeje
nanjye ndabyemeye. Uwo munsi dutangira gahunda y'ubukwe, imishinga y'ubukwe. Njye iwacu byaranshimishije kujya kubwira abantu bavuze ngo ntazigera ashaka, ngo nta nkwano ategereje, kujya kubabwira yuko habonetse umuntu wamukunze kandi azanamukwa. Ntabwo babishyikiriye. Nabibabwiye papa, arangije arambwira ati reka reka, nta mukwe wabonye i Kigali uzaduha inkwano, ubwo ni za mayibobo watoraguye. N'abandi ni umukwe pe, nimumubona muzabona ari umukwe. Igihe kiragira mujyanayo. Reka mabwira akantu kanshimishije mwa bantu mwe mu nyumva. Ni ukumva papa arimo kubwira umukwe we ngo nutampa 400, umukobwa wanjye ntuzamukura hano. Ari ndi nyuma y'urugi ndimo ndarunguruka ku mutima nkajya mvuga nti papa komerezaho, nubashye Imana mu mujyi wa Kigali, ntabwo nigeze niyandarika, 400 ndayakwiye. Reka mbabwire, Imana yacu nitanga agaciro. Agaciro twaburiye mu bantu, agaciro twaburiye mu babyeyi, agaciro twaburiye aho dusengera. Imana yacu itanga agaciro, ndi umugabo wo kubihamya. Papa umukobwa wanjye yirengagije kuvuga ngo ka kantu k'umukara, ibyo byose Imana yari yabikuyeho, hanyuma babona ko ndi umukobwa noneho uruta bakuru banjye bakowe inka, ngiye nkwiye 400. Barumvikana, mu gihe cyanjye bemeranywa 200,000. Ni menshi muri kino gihe rwose yarenga 500. Hanyuma twitegura ubukwe, ngira dote nziza cyane, harimo n'amatente, abantu barumirwa. Imana irabushyigikira, Imana ikunda ubukwe. Imana ikiyisabye irakiguha. Yewe mukobwa, yewe musore, wikwigirira nabi ngo uce mu cyaha hafi. Nari mfite imyaka 34 niyo nashakiyeho, narihanganye, Imana iramfashe n'imbaraga. Wikwigirira nabi ngo wishyingire. Imana niba yarakubwiye ubukwe, komeza usenge, uyitegereje, isaha yawe nigera izakora ubukwe. Nukuri simbabeshya, kandi ubukwe bwiza bw'umugisha Imana yabutashye. Nuko rero dukora ubukwe bwiza bwa dote. Ariko muri icyo gihe nkuko navuze ngo najyaga i Bugande kurangura ibintu nkabicuruza, bahise banyamburira i Gatuna. Ibintu byose barabitwara. Nzi Kigali nguza amafaranga 40,000 ngo njye kubigomboza, nabwo biranga, sigara 0 kandi mfite mariage. Reka nkubwire rero, hariho igihe Imana yishaka gukora kugira ngo abe ariyo uzirata, abe ariyo uzavuga. Ibyo wari ufite uzirata, hari igihe bikuraho kugira ngo izaza n'ibyayo, kandi ibyayo bizanye nibyo biba bifatika, ukazavuga Imana wiboneye. Kandi ubwo bukwe bwari burimbanyije. Reka mbabwire, narasabwe hashira amezi 11, muri ubu atari umwaka wose. Ubu buhamya, iki gice ngezeho ni cya gice nababwiye cya kabiri. Ni igice gifasha urubyiruko, ni igice gifasha abakobwa, ni igice gifasha abasore bakumva ko hari Imana ikora ubukwe umuntu adafite amafaranga. Nawe unyumva, nagira ngo nkubwire ngo niba udafite amafaranga, waravuganye n'Imana kandi ubizi neza ko uyisenga mu kuri no mu mwuka, utangire utegura ubukwe. Imana ikora ubukwe, ngiye kubikubwira. Hanyuma umusore akambwira ati ko nasabye nakoye, waretse tugakora mariage. Nkavuga ngo nta mafaranga mfite, kandi koko ntayo nari mfite, habe n'igiceri cy'ijana. Niberaga muri cya kibahimana b'abakobwa, no kurya ntibyari binyoroheye. Hanyuma amezi abaye 11, wa musore arampamagara, arambwira ati reba, naragusabye naragukoye, umwaka ugiye gushira, abantu bibaza impamvu tudakora ubukwe. Mbwira ijambo ryawe rya nyuma, niba ubukwe butakibaye cyangwa buzaba. Ndamubwira reka ngusabe, mpa amahirwe yo kujya gusenga, nzakuzana igisubizo. Nimwumve gusenga ariko ntari byiza. Iwacu kuri Yeberi twasengaga amasengesho yo ku gatatu yo kwirirwamo. Ngewe nagiye kuwa kabiri, ngenda ndi njyenyine. Iyo ufite ikibazo, iyo ufite isengesho ry'umwihariko, ntabwo ugenda mu kivunge mwa bantu, ugenda wenyine. Kuko n'indirimbo ya 50 yavuze ngo muze mwenyine twihererane, munsange ahantu hatari abantu, ngo kuko imiruhira barembeje, ngo n'urusaku rurabaruhije. Rero niba ufite ikibazo cy'umwihariko, icyifuzo cy'umwihariko, wigera na mugenzi wawe, genda wenyine uvugane n'Imana mwiherereye. Nanjye nagiye njyenyine. Uwo munsi kuwa kabiri ntabwo najyanye icyifuzo cy'ubukwe, najyanye icyifuzo cyo kwezwa no kubabarirwa. Naravuze ntahari impamvu ubukwe butaba, impamvu banyambuye, wasanga hari ibyaha ntigeze nihana. Reka njye imbere y'Imana natura ibyaha byanjye byose, hanyuma ikindi gihe nzayizanira icyifuzo cy'ubukwe. Yanditse ku gapapuro, ndavuga ngo Mana, ndashaka kwezwa no kubabarirwa ibyaha. Ngenda njyenyine, ndambura umukeka mu rusengero, agapapuro ngashyira kuri wa mukeka, ndangije ndapfukama, ndamura amaboko yanjye, nihana ibyaha nzi, nihana ibyo mu bwana, nihana ibyo mu bwangavu, nihana ibyo mu bukumi, ndihana ibyaha byose n'ibya bene wacu. Numvisha umutima wanjye utuje.
hanyuma ndangije ndaryama ndasinzira. Reka mbabwire rero, muri uko gusinzira niho nahuriye n'Imana. Nabonye marayika w'Imana aza afite ibipande bibiri by'ibitenge n'ibibaya, arangije arampereza. Akimpereza umutima wanjye utekereza umuvandimwe wanjye ntaherukaga gufasha, ndabanga ibi bitenge nzabimushyira. Marayika arambwira ngo ya, ibi bitenge ntabwo ari ibyo gufasha, ntabwo ari ibyo gutanga, ahubwo iki ni ikimenyetso cy'uko tuzashyigikira ubukwe bwawe, tangira ubutegura. Ubwo rero nticuye menya ko navuganaga na marayika w'Imana. Wambaza uti wabwiwe n'iki yuko ari marayika cyangwa ari inzozi? Reka mbabwire, mbaho urugero rufatika. Abantu bagifite abagabo babana, iyo umugabo atashye aturutse inyuma y'urugo atambuka n'inkweto, wumva intambuko ye ukavuga ngo ni papa runaka utashye. Iyo akomanze, iyo ushatse wakingura utarebye uwo ari we, kuko wamaze kumenya uko agenda, wamaze kumenya uko akomanga, wamaze kumenya uko yitsamura n'uko akorora. Impamvu y'ibyo rero ni uko impamvu wamenye uwo mugabo mubana mu buzima bwa buri munsi. Natwe impamvu tumenya Imana, inzozi z'umuroho n'iz'Imana zitumyeho, ni uko twagize amahirwe yo kubana n'Imana, kuba imbere y'Imana. Ndakwifuriza kubana n'Imana. Iyo ubana n'Imana umenya umuhanuzi wakuvangiriweho, umenya uri mu mwuka w'Imana, umenya ukubeshya ugutuburira, umenya n'ugutumweho n'Imana. Icyo cyatumye menya marayika w'Imana. Yavuga ni marayika w'Imana tuvuganye. Bwatinze gucya ngo njye kureba wa musore wanjye ahantu yacururizaga, akazuba karashe nka saa 4, ndagenda njyeyo. Ndagenda amubwira ngo narinje ngo dutegure ubukwe. Arambwira ati ese amafaranga wayabonye? Ndavuga nti yego nayabonye. Uwo munsi dutangira gutanga invitation tujya kuzikoresha mu mujyi. Impamvu namwemereye, Abanyarwanda bajya baca umugani ngo kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo rya nyirayo. N'amafaranga nari nabonye afatika, ariko rero nizeye yavuganye nanjye ko ifite amafaranga. Ndavuga nti amafaranga nayabonye ndayafite. Dutanga invitation mu mujyi no mu cyaro. Hanyuma ukwezi kurashira, nta n'igiceri ndabona, nta n'amafaranga ndabona, Imana itarongera kuvugana nanjye. Ariko nkomeza kuyizera, mvuga ntibyanga bikunda niyo yavuze. Ziriya nzozi n'ubwanzi mbere nzirose, ni marayika w'Imana nabonye. Ubukwe bubura ibyumweru 3, numva telefone irampamagaye. Umuntu w'umubyeyi dusengana hariya ku rusengero arampamagara, arambwira ati ngwino ndagushaka mu rugo rwanjye. Ndagenda ndamwitaba. Ni umudamu bamwita Wishyaka Venansia, ni umudamu wa pasiteri umwepiskopi mukuru Rutayigirwa Deni. Arampamagara arambwira ati ndagushaka ngwino hano. Ngezeyo arambwira ati ko ubukwe bwawe bwegereje kandi ukaba utarimo gukora, tukaba tuzi kandi kuzi gukora, uwaguha amafaranga 200,000 igihe cy'ibyumweru 3 ubukwe bushigaje ngo bube, wazunguza ugakuramo nibura agatenge kamwe? Ndavuga nti yego, yampe ngende nzunguze. Angiraho ijambo rivuga ngo uzayangarurire, ntabwo nyaguhaye, ni ukugira ngo ukuremo agatenge gusa. Nti yego nzayagarura. Arayambarira 200,000. Ndagenda ngeze mu rugo ntangira gutekereza. Reka mbabwire, ntabwo tugomba gutegereza abahanuzi Imana yavuze, ntabwo tugomba gutegereza inzozi ngo twarose, ahubwo Imana yaduhaye ubwenge kandi ikenera nabwo ko tubukoresha. Ntangira gutekereza n'ubwenge bwanjye, ndavuga ntese uyu muntu ukambwiye ngo amafaranga nzayamugarurire, ninyashora ngahomba, kandi hari Imana yavuganye nanjye ko izakora ubukwe. Ntabwo ubukwe bwanjye niyo bwaba buzaba burimo igitotsi kubera ko nahombeje amafaranga y'abandi. Fata ya mafaranga ndayabika. Igihe kigeze ubukwe bwaburaga iminsi 10, ubwo ni icyumweru n'iminsi 3, nongera kumva telefone ya wa mubyeyi arambwira ngo nzanira ya mafaranga. Ndongera mbara ya mafaranga, ndagenda ndayamushyira. Hanyuma arayabara asanga ni 200,000. Arangije arambwira ngo hari ikintu wakuyemo? Ntago nari kumubwira ngo ntacyo, namubwiye nti yego nagikuyemo. Arangije arambwira ngo ayo mafaranga nayaguhaye nkugerageza, iyo ntanze amafaranga mba ngwije abanzi, none wowe waragiye urazunguza ubonamo agatenge urayangaruriye, aya mafaranga yagumane ndayaguhaye. Yongeraho ijambo rivuga ngo ntago ari yanaguteguriye gusa, naguteguriye 500. None 200 nyaguhaye mu ntoki, 300 asigaye nzajya ngushyira mu modoka yanjye nkujyane hariya mu mujyi utazagura ibyangirika.
hanyuma nzajya ngura nandika 300 nashira ubwo 500 naguteguriye azaba arangiye. Uyu mubyeyi w'ishyaka Venansia Imana imuha umugisha, yarandemeye, yankoreye ibintu ababyeyi batabasha kunkorera mbafite, ntibigeze bama n'ibihumbi n'ijana, ariko we akoreshwa n'umwuka w'Imana, yemera kumvira Imana, ama ibihumbi 500 akajya ashyira mu modoka ye, tukagenda tukajya hariya mu mujyi, tukamanuza ibitenge, tukamanuza amabubu, tukagura ibikoresho bikomeye, yandika. Hanyuma 300 arangiye aravuga ati 500 naguteguriye ararangiye. Ntangira gufashwa n'igice cy'iriya ndirimbo ya 28 rero ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Imana ishimwe. Nongere nkwibutse ko ubuhamya bwanjye bufite umutwe w'amagambo avuga ngo kwizera imvura utareba igicu. Izo ni imbaraga zo kwizera. Iyavuganye nawe nubwo urimo guca mu bikomeye, nubwo ubona nta nzira, nubwo byagucanze, nubwo ureba hepfo na ruguru ukabona nta kintu gihari, ariko hari Imana, komeza uyizere, izagushyigikira, izakurengera, ndetse izakora cyane biruta ibyo yakubwiye. Hanyuma rero abantu nabo barantwerera, baba bo ku rusengero, baba inshuti zanjye, baba famiye, bantwerera ibindi bihumbi 400 kongera kuri ya 500, bantwereye 400 arenga, birangije biba miliyoni iburaho makeya. Nta mubare ufatika mfite, narawibagiwe, ariko ni miliyoni yaburagaho makeya. Urumva ko Imana ikora ubukwe, wa musore, wa mukobwa we, urumva ko Imana itanga amafaranga, urumva ko Imana ikoresha abantu, urumva kwizera Imana ko habamo inyungu nyinshi, urumva ko gusenga habamo gushyigikirwa, utashyikirirwa n'undi muntu. Naguze ibintu nkeneye, ngura n'ibyo ntakeneye kubera ubwinshi bw'amafaranga. Namanutse iwacu mu cyaro icyo gihe, kubera ko dote gusaba no gukwa byabereye iwacu mu cyaro Igitarama. Barambwiraga bati rero ntuzongere kuvuna abantu, dore gusaba no gukwa byabereye hariya nibwo bukwe bw'umuryango, hanyuma ibisigaye bizabere n'ahangahe i Kigali, hari iwanyu ni kure, dore ko ari no mu gishanga munsi y'agasozi. Ariko ntibuka amasengesho nasengaga cya gihe, nkavuga hoya, bavuze ko ntazashaka. Icyo gihe maze kubyibuha barahinduye, Satani ntiyigenda, niko umurimbyi yavuze ngo abafite icyo ahagazeho. Narabyibushye, baravuga ngo impamvu abyibushye ngo ni ukubera ibinini bya Onapo anywa, ngo nta mukobwa waba i Kigali ngo amara imyaka ingana nk'iyo mpamaze atarabyara, ngo ahubwo buriya ari muri Onapo. Abandi bakavuga bati oya, buriya arazitwara abana akabata muri wese. Nanjye nakumva ayo magambo kavuga nti Imana, wumva ibyo bavuga, ndashaka kuzankorera mariage ku musozi w'iwacu, bakabona ko nakubahishije muri uyu mujyi. Reka nkubwire, bareke bakomeze bavuge, bakomeze baguharabike, bakomeze bakubeshyere. Hari Imana yavuganye nawe, kandi ubereke Imana, ntubabaze ngo ibyo muvuga, uvuga uti Imana ibyo bavuga wabyumvishe. Kubera iki? Hari ijambo ry'Imana nkunda. Imana ntabwo yigeze ivugana na Zerubabeli, ahubwo yavuganye n'umusozi uri imbere wa Zerubabeli. Iravuga ngo wa musozi we, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzavaho habeho ikibaya, Zerubabeli atambuka anezerewe. Abo ngabo nabo rero we wivugana nabo, ibyo bavuga n'ibyo bakora byose bereka Imana gusa yonyine. Haleluya. Nuko rero naratashye icyo gihe, ndavuga ntabwo nzakorera ubukwe rero i Kigali, kubera ko ku musozi w'iwacu bavuze ko ndinda i Kigali, bavuze ko nabyibushye kubera uburaya. Ndashaka kuzakorera ubukwe iwacu, nkambara agatimba, babivuze babireba, nkambara agatimba, abavuze ko ntazashaka bakabona ko nashatse, narakowe barabibona bibinduru. None nibi ndashaka ko Imana izabikorera ku musozi w'iwacu. Biba byiza aho waseberejwe, iyi Imana ihagutambagirije, kandi ni ukuri Imana yarabikoze, nawe yabigukorera, kandi n'ubundi izabigukorera. Namanutse rero kuwa 5, ubukwe buzaba kuwa 6, ndagenda ngera iwacu. Ngezeyo nsanga musaza wanjye afite ikibazo. Arambwira ati mushiki wanjye, twakoze uko dushoboye nk'umuryango ngo dushake imodoka izazana ibitwikururwa, ariko twayibuze. Hanyuma nibuka ukuntu Imana impaye miliyoni iburaho makeya, ndamuzaniye amafaranga nangahe, arambwira ngo ni ibihumbi 20. Yo, dore indirimbo ya Theo yamfashije uwo munsi. Iravuga, iriya ndirimbo ivuga ngo, iriya ndirimbo ya Theo bose babireba, iravuga ngo ndayibagiwe, ariko
mubwira iyo ndirimbo. Ndangije nabwo nti hari Imana itanze miliyoni hari i Kigali iburaho makeya, ntabwo izabura ayo mafaranga 20,000. Iyo ndirimbo yatewe iravuga ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageze umuntu. Iyo ndirimbo ihita imfasha nanjye nshingira ku byo Imana yakoze i Kigali. Reka nkubwire wowe unyumva, wowe unteze amatwi, iyo ushaka gukuza kwizera kwawe ushingira ku byo Imana yakoze kera, ukavuga ko Imana yankijije uriya mugongo, none uyu munsi nkandwaye diyabete, iyo yankijije umugongo izankiza na diyabete, iyo yankijije akaguru, iyo yankuye ku iseta izankiza n'ibingibi mpagazemo, kuko yitwa Imana ishobora byose, ntabwo ishobora kimwe. Shingira ku byo Imana yakoze mbere, usuzugure Satani uyibwire ngo yakoze biriya n'ibingibi izabikora. Hanyuma mbwira musaza wanjye ntumva, genda mu gitondo ushaka iyo modoka uyipakire ubitwikururwa, njyewe ningera i Kigali nzayishyura. Nta mafaranga nari nsizeyo habe n'inote y'igihumbi, nta n'umuntu wari wambwiye yuko azantwerera, ariko nari nshingiye ku Mana yakoze biriya, numva ntizabura 20,000, ntabwo yatubura kandi koko. Hanyuma mu gitondo umusore aza gutwara umugeni, ariko mbega umunsi unejeje wo kuwuca hagati ya babandi bavuze ko ntazabyara, ntazashaka, ntazubaka, ndi indaya, bagiye kumbona. Uwo munsi nari mfite umunezero, numvaga nta kibazo mfite, numvaga ari mu ijuru nibereye atari mu isi. Hanyuma rero tuzamuka agasozi, marene wanjye yari yazanye imodoka irara ku irembo iwacu. Nta muvandimwe wanjye, ya musaza wanjye, ya mukuru wanjye wigeze ashyingirwa n'imodoka, ariko iyo modoka yari iwacu icanye amatara. Ariko reka nkubwire, ntabwo nigeze nezezwa n'iyo modoka kubera isengesho nari narasenze yuko nshaka ko babandi bose bazambona. Kandi nyamara nawe abanzi bawe, abaguhagurukiye, abakuvuga nabi, ntugasengere umwanzi wawe ngapfe, musengera agumeho, ahubwo usenge Imana izagutabara akiriho atarapfa, kugira ngo arebe imirimo y'Imana. Haleluya. Nuko rero ndavuga ni Imana iriya modoka ntishimishije, nzagenda mu modoka nta muntu uzambona. Imana yumva amasengesho kandi yumva amagambo tuvuga. Hanyuma bwakiye mu gitondo shoferi agiye kwatsa ya modoka ngo tugende, yakije imodoka iranga, Imana yari yayishe. Marene wanjye ari umunyamasengesho, aravuga ati abageni nimuzamuka agasozi, hanyuma shoferi nawe icara mu modoka, nanjye ngiye mu cyumba gusenga, nzajya nsenga nawe watsa imodoka kugeza igihe Imana iri bukorere. Tuzamuka agasozi. Icyo gihe muri ako gace, kuri ako gasozi nta wahinze, dufite akavidewo abantu bafite amasuka ku rutugu, abantu bikoreye imitwaro y'ubwatsi, abandi bafite amazi bavuye kuvoma, abantu bose barimo gushungera bareba umukwe n'umugeni. Nanjye ahondi nkavuga nti Imana urabikoze, ndagushimye, ungize umugeni, uranteturuye, urakoze, nari mfite amashimwe, nari mfite ibyishimo. Mwabantu mwe, iyi Imana ikoze bidutera umunezero udasanzwe. Niyo mpamvu gusenga ni byiza, bigira inyungu nyinshi z'uyu munsi n'iz'ejo hazaza n'iziteka ryose. Gusenga bizana umunezero. Hanyuma tuminutse agasozi, nsubiza amaso inyuma ndeba iwacu, ngiye kubona mbona ya modoka irimo kuzamuka, marene ayirimo ndetse na shoferi. Imana ntabwo yari yayishe burundu, yahagaritseho gatoya kuko yari izi isengesho nasenze. Imana izi amasengesho wasenze kuva uri umwana, ayo wasengeye mu buvumo, ayo wasengeye mu butayu, ayo mu rusengero, igihe wirizaga ubusa, ayo masengesho Imana irayazi, kandi iyo igihe kigeze kubwo ayo masengesho Imana irakora. Turaza rero ku rusengero rw'Ababatisiti iwacu hano mu mujyi. Mbere y'uko umugeni ajya mu rusengero, abanza kwinjizwa muri biro kugira ngo agire icyo abwirwa n'abapasiteri. Nguko rero twinjiyeyo, umupasiteri wari uje kudusezeranya yitwa Kabahaya Irezeri, yari aturutse i Butare, hari habaye umwiherero w'abapasiteri. Arangije Kabahaya avuga ijambo, aravuga ati ntabwo ndi busezeranye bano bageni, nagize icyo mbabwira kuko mbafitiye ubutumwa. Aravuga ati inje nturutse mu mwiherero w'abapasiteri i Butare, kandi navuze ko nje gusezeranya umugeni i Kigali. Barangije baravuga bati uwo mugeni nubwo tutamuzi ariko tumukoreye fundraising, buri mupasiteri wese amutwerera. Murimo kumva imbaraga z'isengesho. Hanyuma buri mupasiteri yikoramo rero. Arangije Kabahaya
aduhereza ibahasha avuga ngo none rero bageni beza nimwakire ibahasha ivuye mu mwihero wa pasiteri nongoreye amarene wanjye ndamubwira ngo iyo bahasha uhita uyifungura nusanga harimo amafaranga ageze ku 20,000 uyahe musaza wanjye yishyira imodoka marene wanjye arafungura arangije avuga ngo ntabwo harimo 20 gusa harimo 37. Imana ishimwe yishyura ya modoka mbere yuko nsezeranya 20,000 babyishyura imodoka isigaza 17,000 abageni bazarya mu kwezi kwa buki. Imana iturebera aho tutareba kandi tuyisaba bikeya ikaduha byinshi kandi duhitiramo ibifite umumaro ihabwe icyubahiro iteka ryose. Hanyuma turasezerana rero twinjira mu rugo ubwo ntinjiye mu buzima bwo mu rugo ndagenda ngezeyo ntago nahise nsama namaze amezi 6. Amezi 6 ashize hari umuvandimwe mu miryango yacu yifataga nabi duturanye hara ku Gitega imico ye mbona ntizahura n'imico yanjye ntago nigeze mwiyegereza cyane arangije avuga ngo naramusuzuguye antumaho umuntu arangije aramubwira ngo genda ukibwire ngo uzabyara ntakiriho uzashyira kwibera ari uko napfuye. Uwo muntu amaze kubimbwira ndange ndongera ndamubwira nti ndakwinginze mbabarira usubireyo. Uwo mudamu ni umukecuru bamwita Bemeriki Venansiya turimbana muri korali Urufatiro azwi ku izina rya Nyirabisubizo. Impamvu mbivuze ni uko umuntu yavuze ngo tuvuge ibyiza yakoze tugatanga n'ingero. Niba umuntu yaduhemukiye tukamuvuga mu izina n'uwavukoze ibyiza tujye tumuvuga tunamushimira ntacyo bitwaye. Hanyuma atuma Nyirabisubizo ngo genda ukibwire ngo uzabyara ntakiriho uzashyira kwibera ari uko napfuye. Nanjye namubwira nti ndakwinginze mbabara usubireyo umubwire ngo nubasha kwica Imana iri muri we azapfa atabyaye ariko nutayishobora azakubyarana abahungu n'abakobwa. Nyirabisubizo asubira yarabimubwira undi akubita agatoki kandi aravuga ngo tuzaba tureba ariko nta mbaraga zarusha imbaraga z'Imana. Hanyuma rero nyuma y'amezi 6 njya gusengera ahantu Imana irambwira ngo amagambo amaze kuba menshi burya Imana yumva ibyo batuvuga twebwe rimwe na rimwe tutabizi. Irangije irambwira ngo ariko ngiye kuguha gusama ubyara umwana w'umuhungu. Hari mu kwezi kwa 8 uko kwezi niko nasamyemo inda igize amezi 3. Umugabo wanjye yacuruzaga hano hafi y'umurenge harahiye yacanye buje arataha yibagirwa kuyizimya. Hanyuma inzira nshya aho bamuboneye bamubaza impamvu avuga ko yacanye buje bahita bamukubitamo amapingu bamujyana kumufunga kuri brigade. Bakimbwira iyo nkuru ninjire mu nzu ndakinga reba umugeni umaze amezi 8 mpamagara Imana nisaba imbaraga mvuga ko iki kigero gikomeye nta gishobora imbaraga zayo. Reka nkubwire abantu bataravuga abantu batarakubwira abantu batarakoshya kandi n'umutima wawe utaragushuka ubanza wegera Imana kare uyisaba imbaraga wemera ko umuntu myantege nkeya maze imbaraga zawe zize zizure muri wowe. Imana ni imbaraga irankomeza. Umugabo baramufunga hanyuma Imana umubwenge ntabwo navuga ko ari ngewe numva ntegetswe gusanga umugabo wamufungishije yari yaramukoreye imyaka myinshi niwe watanze imodoka zose z'ubukwe tujya kwiyerekanayo avuga ijambo ntigeze nibagirwa aravuga ngo ubwo mubaye abana nanjye mbaye umubyeyi ndabona reka ngende nitwaza iri jambo ngende njye kumusaba amfungurira umugabo. Ndagenda yakoraga mu Gakinjo niho yakoreraga ndakomanga muri biro ambonye arambaza ngo nzaniye amafaranga ndavuga nti ntayo nzanye ahubwo narinje kugusaba ngo mfungurire umugabo. Haravuga ngo ngufungurire umugabo mbeba amafaranga yanjye ndavuga ngo uramufungura n'amafaranga uyabone. Impamvu nari nizeye ko Imana yankoreye ubukwe kandi ari mu byishimo itantererana umugabo wanjye bamufunza ngo 1 miliyoni. Hanyuma aravuga ngo bo wabona yarasize mu rugo ariko ndamusaba ntitujyana aho yakoreraga tubare ibyangiritse tubare n'ibisigaye menye uburyo nzakwishyura. Anshyira mu modoka aranjyana turabara ibyahiye n'ibyasigaye kuko n'ibyahiye byose. Hanyuma arambwira ati dore ni 2 miliyoni mugomba kunyishyura. Anyereka urupapuro arambwira ngo uyu munsi ni kuwa 5 nibigera kuwa mbere utampaye ayo mafaranga umugabo bazamujyana brigade kandi bazamukatira. Ndavuga ntoya ebyiri ntago naba nzibonye kuwa mbere icyo akora 1 miliyoni nzayibona kuko nari nzi ko hari Imana yayimpaye nshingiye kubyo yakoze mbere. Ndavuga ngo nibizabikora tu bizageza kuwa mbere yayimpaye. Hanyuma umugabo ati ntacyo nibona uzayizane ntago bazamumanura.
icyo gihe rero natangiye gusenga no guhamagara inshuti n'abavandimwe no ku itorero ryacu baravuga bati abo bana twe tumaze igihe gito tubashingiye none bagize ingorane reka twongere tubafashe nabo baraterana bashaka amafaranga bene wacu bene wabo w'umugabo n'udukoresho tumwe dukomeye mu rugo ntangira kutugurisha byageze ku wa mbere mfite 820. Imana yaranshyigikiye igihe nasanga wa mugabo aravuga ati miliyoni wayibonye ndavuga ntoya nakoze uko nshoboye nk'umugore miliyoni nayibuze icyakora nabonye 820. aravuga ati nta kibazo nabyo nta kibazo yazane arayafata atandika vuba vuba uburyo uzajya unyishyura asigaye nandika urupapuro yuko buri kwezi nzajya mwishyura 200 mbikuye he igihe nahereye nkora sinigeze ninjiza 200 ku kwezi ariko nashaka ko bafungura umugabo kandi Imana iranshyigikira umugabo baramufungura hanyuma turataha twinjira mu kigeragezo cy'ubukene yicara mu rugo nta kazi nanjye nari ntwite ntacyo nkora tukajye tubwirwa tukaburara iminsi 2 igashira kandi ntwite ababyeyi murabizi kugira ngo umuntu asonze atwite ni ikibazo gikomeye cyane najyaga nerekera ivure nkaririra Imana kugira ngo umugabo wanjye atamenya ko narize nkayibaza nti Imana mbese uriya mugabo namushatse atari uwanjye uba amezi 8 tumaranye gusa dutangiye kubwirwa no kuburara kandi ntwite mfite n'inda Imana imuha amakuru ukamabwira icya mbere ni amakuru twarashonje twicwa n'inzara ntwite hanyuma nabaza Imana ikambwira ngo ni ubuhamya irimo kwishakira nicyo cyatumaga amenya impamvu y'ibyo bigeragezo byose hanyuma igihe kiragira rero indirakura turi muri ibyo bibazo nsubira kwa wa mugabo ndamubwira nti rwose narinje ngo uwo mugabo wongere umuha akazi kuko twabuze amafaranga yo kukwishyura ndetse na 200 nanditse ntago nyafite wowe yateye mwara yariye n'ubu ntimurimo kunyishyura nongere muha akazi n'umwana yego muha akazi tuzabona uburyo tukwishyura arambwira ngo nta kibazo gihe numubwira azaza akora adahembwa nzajya nandika nta kibazo ndagenda mibwira umugabo arambwira ati nta kibazo ndazinduka njyeyo icyo nshaka ni ukwishyura amafaranga ye kuko ntigeze nyatwara hanyuma umugabo buri gitondo yazindukaga ajya gukora amaze iminsi 2 atariye yari umugabo munini bwacyaga buri gitondo mbona arimo gupfumura umukandara ngo ubashe kumufata mu nda ariko akagenda akajya kwishyura agahemba abandi ngize akamubwira ati rwose nanjye umugore wanjye arakuriwe ntaheruka kurya mbabura mpemo n'igihumbi akabatoya wowe urimo kwishyura komeza ukore gutyo gusa hanyuma nkasonza iyo nzara igihe kiragira njya kubyara mbyarira ku Muhima barambaga ariko mbyara umwana w'umuhungu nk'uko Imana yabivuze kandi icyo gihe nta muntu wagemuye kubera ko iyi Imana yakinze iba yakinze ahantu hose iba yahakinze ishaka kwigisha ishuri ryayo niko rimera nyine turataha tugeze mu rugo nta gatoki nabonye kuko murabya bikomere nta gikoma ndasonze inzara iranyica ariko nibuka ko bavuze ko ntazabyara ubu nkaba mfite umwana w'umuhungu nibuka ko bavuze ko nta musore uzankunda ubu nanjye nkaba mfite urugo nubwo mfite ibibazo fata kagahinja mu ntoki ndakazamura mu biganza nsengera isengesho ndavuga ni Imana ndagushimye yuko wemeye ko ntwarinda nkabyara nkaba nitwa umubyeyi nk'abandi nyibwiza ukuri ndabwira ntariko inzara iranyishe kandi wavuze ko ibi ngibi ari ishuri unshyizemo nanjye ndakwinginze rero igihe ishuri ryawe ritararangira ufunge inda yanjye kugeza igihe iri shuri rizarangirira Imana yumva amasengesho hanyuma yafunze inda yanjye koko umwana agira imyaka 4 ntarasama ntawe napo nagiyemo igihe rero umwana yaragize imyaka 2 nari ndimo ngenda mu muhanda wa Cyahafi ku bantu bawuzi ngeze ku kabari kaho bita kwa Kimonyo imbere yaho mu muhanda w'amabuye umuhanda udafite ikibazo imodoka zigenda abanyamaguru bagenda hanyuma ntambutse hari 3 z'amanywa nari ndi kumwe n'abandi bantu nteye akaguru numva kararigisa ngaruye akinyuma amaguru arigita yose ntangira kumanuka n'umwana mpetse mu mugongo ufite imyaka 2 babandi babibonye nabo ku kabari babibonye baza biruka batangira gufata basanga ngezwemo mu nda barakomeza bafata ibitugu biranga bafata umutwe n'imisatsi biranga ndamanuka hasi muri metero 13 Mana yandindiyemo cyane uburyo namanutse numvaga ari muri Laurent
kuko nageze aho nkajya nshaka n'akantu mfata ku ruhande nkakabura, ariko uko namanutse hejuru mpagaze n'umwana mu mugongo niko nageze aho ngaho muri metero 13 Imana impagarikamo neza. Nta kinogo cyari gihari nk'uko mbivuze, ariko reka ngusobanuriye neza kugira ngo wumve impamvu zabyo. Uriya muhanda bavuze ko wakozwe na elegitorogaze ariyo yapatanye, hanyuma bari babizi ko aho ngaho munsi ngo hari itiyo nini yashyizwemo ku bw'Ababiligi. Bari bavuganye ngo mbere yuko mukora umuhanda muzabanze mukuremo iyi tiyo kugira ngo itazateza ikibazo. Hanyuma abo bakozi ba elegitorogaze nka rwiyemezamirimo yaraje yubakira hejuru ya tiyo, hanyuma ya tiyo igeze yibyimba amazi menshi cyane, iraturika irangaza hasi muri mazi, hejuru hasigara hameze nko muri parafo, ari ya mabuye yafashe, ariko ibyo mu nda hasi nta birimo. Igihe nari ndimo ngendana n'abo bantu 3 z'amanywa rero ninjye wahuye n'icyo kizeru cy'iyo tiyo, naho ngaho namanutse. Nuko namanutse, Imana iragenda iterekamo hasi. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha bwose. Yafashe amabuye yo hejuru kuva namanuka, nta rindi ryamanutse ngo rinsanze muri urwo rwobo, kuko ryari kunyitura mu mutwe wanjye cyangwa uw'umwana bikarangira. Yafashe n'ibindi byose byanaganaga, iyo biramuka bimanutse byari kudutabira muri izo metero bikarangira, ariko Imana yifatiye hejuru kandi ndindira no muri icyo kinogo, irinda n'umwana mpetse. Uburyo yabikoze biratangaje. Nkigera muri icyo kinogo, nkimara kumva mpagazemo, ntabwo nongeye gutekereza, nta bitekerezo nongeye kugira. Ntabwo natekereje ngo nshobora gupfa cyangwa nshobora kubaho. Yafashe ibitekerezo byanjye. Kubera iki? Abantu bajya bavuga ngo hari igihe umuntu agira ubwoba agapfa mbere yuko yari gupfa. Mu buryo bwo kundinda ubwo bwoba rero, yafashe ibitekerezo byanjye byose mpagarama nk'udafite ubwoba, kandi natinzemo. Abandebaga baratelefonye, abashije gutabaza no gutelefona, kuko hari ubutabazi bwinshi cyane bw'igihugu. Polisi yari ihari, hari imodoka nyinshi, hari abantu benshi. Bakavuga bati nitwegera hariya biriya biramanuka bimutabe. Icyakora bafite uburyo bamenye izo metero n'uburyo bohereje iyo metero kugira ngo bamenye ko ari metero 13. Baravuga ati uyu muntu ntashobora kubaho, n'uwahetse ntashobora kubaho. Abandi bati ni igini, imodoka zahanyuze mu gitondo, abantu bahanyuze, abanyegare n'abanyemoto, kariya kantu nikaciyemo. Ariko hari impamvu y'ibyo byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazaniye Yesu wavutse ari impumyi, barangije baramubaza ngo ko yavutse ari impumyi mbese ni wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Yesu arabasubiza ngo uyu mwana nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ibyo urimo gucamo uyu munsi bitakoroheye, wikwishinza ibyaha, wibishinza umuryango, wibishinza abaturage, ni ukugira ngo uzavuge Imana wiboneye. Uwaje kunkuramo yaciye hahandi munsi y'umusozi aho cyanyuze kiharangaza, angezeho arankanga, numva nkubise ku kaboko, aragafata ati dusohoke vuba vuba. Dusohoka hahandi twihuta, kuko yari afite ubwoba ko kiri bumugwire tugapfana. Hanyuma ngeze hanze ngarura ubwenge, ngarura ubumuntu, ntangira kugira ubwoba, ntangira gutekereza uburyo naguyemo. Banzamura umusozi n'umwana wanjye mu mugongo, mpingutse imbere y'aba bantu, ndababwira ngo Imana ishimwe inkuyemo n'umwana wanjye turi bazima. Abatanzi baravuga ngo ni igini, uyu mugore ni igini, ariko abanzi, kuko hari muri karitsiye aho ntuye aha mu cyaha hafi, baravuga turiya mugore turamuzi arasenga, ahubwo Imana asenga niyo imukuye muri kiriya kinogo. Imana usenga nizagutabara, Imana usenga nizagukura mu bibazo, Imana usenga nizagukura mu bigeragezo, nta wundi niyo yonyine gusa. Nasanze barangije kwandika, barakariye elegitorogaze bati ibi bintu mwakoze mukaba mutumye hapfiramo umugore n'umwana. Baravuga ati uyu mugore yapfa atapfa, umwana yapfa atapfa, amafaranga ngaya twayanditse bagomba kuyahabwa. Navuye muri yarangije kwandikwa kare. Babivuze twari tukiri muri bwa buzima navuze haruguru bwo kwirirwa no kuburara, bwo gusohorwa mu nzu. Hanyuma ndavuga nti Imana ishimwe burira dushubije. Ariko reka nkubwire, burya hari ibisa n'ibisubizo ariko atari ibisubizo. Reka nguhe urugero, umukobwa w'inkumi watashye ku mugabo ufite umugore w'isezerano, aragenda akagubwa neza, aragenda akabyara, akibwira ko yashubijwe, ariko ntabwo ari igisubizo cye, ahubwo ni ibisa n'ibisubizo. Hari ibisa n'umugisha ariko atari umugisha. Hanyuma
ndabaza ati amafaranga ndayahabwa gute? Barambwira bati ni ukujya kwa muganga ukegera dogiteri hanyuma akakwandikira urupapuro ukaruzana rukaguhesha amafaranga twanditse. Ndavuga ni dogiteri ndamubwira iki ko ngiyewe n'umwana wanjye turi bazima? Baravuga ati mubyeyi jyayo umubwire uti ndababara hayandike ako kandiko konyine ukazane kaguhesha amafaranga. Ndavuga se ninjya kubeshya fatanyije na dogiteri kugira ngo muhe amafaranga, Imana yanjye izi nkuye muri kino kinogo izahabwa icyubahiro gute? Reka nkubwire, aho uzaba hose Imana ntikabura icyubahiro uhari. Ako gasozi utuyeho Imana ntikabura icyubahiro uhatuye. Ako kazi ukora Imana ntikabure icyubahiro muri ako kazi kandi ukarimo. Aho ugenda hose Imana ibona icyubahiro ku bwawe. Ndavuga nti Imana yanjye ihabwa icyubahiro gute ninzabona afatanyije na muganga kubeshya? Baravuga barakore nta mu mutwe mugira, nta bwenge mufite, ubwo kumubwira akandika kandiko tukaguha amafaranga bigutwaye iki? Ndavuga numva rero polisi amafaranga ndayashaka, n'ubu nguye muri kino ahangaha nari ngiye kuyashaka, ariko inzira mushaka kuyampamo zo ntago nzemera. Mwanshakiye iyindi nzira mumpamo amafaranga ariko ntabeshye koko. Barambwira ngo nta yindi nzira ibaho. Ndavuga ngo niba nta yindi nzira ibaho ubwo ngiye kwamamaza Imana inkuye mu kinogo, amafaranga polisi uzayitwarire nta kundi byagenda. Ndagenda basigara baseka, sigara baturiye umugore n'igicucu, abandi bari bazi n'ubuzima bwanjye, batelefona umugabo bati washatse nabi, wari uvuye mu bukode ariko kubera umugore wawe urahebye. Rero narasengaga dukodesha nkavuga ni Imana bazatwirukana mu nzu muri buno buzima bumeze gutya tuzajya hehe? Hanyuma Imana impa amakuru irambwira ngo ntabwo bazabasohora mu nzu, inzu ntuzongere kuyisengera kuko narangije kuyishyura. Igihe kimwe mbona nyirinzara aje, mubonye ngira ubwoba, aho gutekereza iby'Imana yavuze ahubwo ngira ubwoba ngaje kudusohora. Kubera iki? Umuririmbyi yaravuze ngo nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Nanjye mbonye nyirinzu aho gutekereza iby'Imana yavuze ntekereza ko aje kudusohora. Nuko aravuga ati hamagara umugabo wawe ndabashaka mwembi. Ndamuhamagara araza afata ijambo aravuga ngo twagiye inama n'umugore wanjye tumenya ko mufite ubwoba w'uko mudafite ubwishyu bwo kwishyura iyi nzu, ariko twafashe icyemezo y'uko iyi nzu mugomba kuyibamo mutishyura kugeza igihe umubyeyi azabyarira agakomera umugongo umwana agafatika. Uwo mugabo yari umuntu ukunda kunywa cyane, ati Imana musenga wenda hari ibyo izaba yarakoze, Imana yishyura inzu gutya. Ubukode bwakurembeje, niba usenga Imana tegereza icyo Imana yavuganye nawe, iyo binkoreye nawe izabigukorera. Hanyuma rero bankura muri icyo cyobo ntavunitse, ariko hari udusharu twari twangiye ku maguru, hanyuma utwo turabyimba cyane. Kandi icyo gihe nari ngiye gupimura ubunyobwa, umuntu yari yankopye hariya Nyabugogo, hanyuma ngwamo nari ngiye gupimura ngo nzamwishyura 77,000. Mara icyumweru umubiri umeze nk'ufite ihahamuka, nakwicara nkumva ndimo ndatebera, nagenda nkumva ndimo ndatebera, kubera ko muri metero 13 ni ahantu kure cyane. Ndangije ndeka igihe icyumweru cyose yamukara irashira, mbwira umugabo nimperekeza tujya gushimira umuntu wari wankopye, ubu arimo aravuga ko yakopye igisambo. Hanyuma turagenda tumuhingutse imbere, ngira isoni nyinshi ndanicumbagiza cyane kugira ngo ibyo mvuga bigire uburemere ko ariko bimeze koko. Harambaza ati wabaye iki ko narakubuze? Nuko ndamubwira uburyo byagenze. Uwo mugabo twari twabimuhishe, wari wankopye n'umugore. Harangije umugabo aravuga ati mwabikoze ntabizi wowe n'umugore wanjye, ariko noneho mbigize itegeko kuri depo yanjye, nibona n'abakiriya batoniye ubunyobwa uzajya uza ufate imodoka ugende uzajye wishyura nyuma. Hanyuma yongeze ndavuga ngo gukiranuka ni inyungu z'umuntu ku giti cye, abandi baza nyuma. Hanyuma usanga muri kino gihe cya none umuntu yikopesha kwa runaka, yagiyemo 1,000 cyangwa kirenga, abuze yamwishyura ntasubireyo akajya ahandi. Dukiranuke, komeza umugurire. Muri uko kumugurira azabona ko urimo kumuzana amafaranga, Imana izakora imirimo iguhe n'ubwishyu. Ariko iyo ugiye ahandi witwa bihemu ugatukisha izina ry'Imana. Imana ishimwe rero yakoze ibyo byose. Ngira ngo muri icyo gihe ni naho umugabo yarangije kwishyura rya deni, imyaka 4 niyo yarangije kuryishyura, ataha yishimye avuga ati narangije kwishyura wa mugabo, yampaye n'akazi ngo nkomeze dukorane ndanga. Nanjye ntangira gusenga, Imana cyagiye narasenze gufunga inda yanjye, ariko ndagarutse ngo ufungure umwana w'umukobwa. Ndasama
mbyara umwana w'umukobwa tumwita Iranshimishije Cyuzuzo Kesi, kuko yari umukobwa ukurikira umuhungu. Icyo nicyo gice cyanjye cya kabiri. Ngiye kwinjira mu gice cya gatatu cy'ubuhamya, ari nacyo kigana ku musozo. Imana ibahe umugisha mwese mu nteze amatwi. Amen. Amen. Ubuzima ntabwo bworoshye, iyo mibereho yose Imana ikwicyubahiro pe. Imana ishimwe cyane. Tudatinze dukomeze niba ugifite umwanya. Ndakomeje rero kuko ni igice cya gatatu ngezeho, kandi igice cya nyuma, ariko abantu bakunda kuvuga ngo niho ruzingiye. Yego. Niho nabonye Imana y'imbaraga, niho nabonye Imana itanga ubuzima bwarangiye, niho nabonye Imana igarura umuntu mu buzima. Imana yitwa ishobora byose. Nanjye mbura uko nyivuga. Dawidi we niko yabuze uko ayivuga, aravuga ngo uriya, yarabuze ukuntu ayivuga. Iki gice ni igice nabonye Imana n'imbaraga zayo. Ubundi ahandi izina nzwiho cyane ni Mama Izikurinde, kubera ko nakoze impanuka, hanyuma hari muri 2017 rero. 2017 umuntu w'Imana, umuhanuzi yavuye i Masaka anzaniye ubuhanuzi, ubutumwa Imana imuzaniye mu ijambo. Muri Yobu ibice 18 guhera ku murongo wa 5 harimo amagambo avuga ngo ninjye ukomeretsa, ninjye womora, ninjye ura mu ruguma, ngo amaboko yanjye azakurokora ibyago 6 ndetse 7. Umurongo wo hagati uravuga ngo uzapfa ushaje, uzinjizwa mu mva yawe umeze nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Umurongo usoza ayo magambo uravuga ngo ibyo twarabigenze dusaga n'iby'ukuri, ubyumve ubyigireho akamaro. Ati Imana namwe ngo usoma ayo magambo. Amagambo ndayasoma, ndavuga ku Imana intumyeho ngo niyikomeretsa kandi niyo yomora. Mbese nari ngiye gukomereka? Mbese ku Imana intumyeho ngo nzapfa nshaje? Mbese igihe cyanjye cyo gupfa cyari kigeze? Ariko amagambo yapfa kampumuriza ngo ibyo twarabigenze dusanga n'iby'ukuri. Numva ijuru ryize ku byanjye, nubwo harimo ibibazo muri iryo jambo, ariko harimo n'ubutabazi, harimo no kurindwa. Ndavuga ngo reka nubwo ntazi impamvu y'aya magambo, ariko reka nsenge, hari icyo Imana izakora. Ntangira gusenga ku bw'ayo magambo, kuri ubwo buhanuzi. Igihe nari ndimo nsenga rero, nongera kurota inzozi. Narose marayika w'Imana, wa wundi wagarutse nabonye muri bwa bukwe bwanjye n'ibipande 2 by'ibitenge. Yaragarutse bwa kabiri, araza njyana mu kibaya ahantu hatuje, kandi mu isi y'umwuka ikibaya gifite icyo gisobanura. Arangije arambwira ngo nzanywe no kukubwira yuko Imana igiye gushyira mu nda y'abana 2, umwe uzamushyira iburyo, undi mushyira ibumoso. Ndavuga nti ya marayika wenda kwinginze, ntago nshaka kubyara impanga, ndemera kubyara, ariko ni mu umwana umwe. Uzi impamvu marayika yaje muri icyo gihe? Nari ndimo mvugana n'umugabo wanjye ngo abana 3 dufite barahagije, ngo none reka nzajye muri Onapo nifungishe burundu, tubyara abana 3 bonyine. Ijuru rirabireba, ijuru rabyitegereza, ijuru rirabyumva, bibona bidakwiye. Nyuma marayika rero muri icyo gihe ngo Imana iramutumye yuko igiye gushyira mu nda yanjye abana 2. Ndavuga ni rwose ndemera kubyara, ariko ndakwinginze marayika mu umwana umwe, abana 2 sinabashobora kuko na kamwe karandushye. Marayika arandeba, aranyitegereza cyane, aramwenyura n'iseko ye nziza, arambwira ngo uracyafite amahirwe yo gusaba. Arangije nsigaho ngaho arigendera, nanjye mpita nicuye menya ko navugana na marayika w'Imana. Nkuko nababwiye rero, tumenye imvugo y'Imana, menya by'ukuri ko ari Imana intumye marayika wayo. Ndangije mugabo wanjye ntiyari ahari, ndamutelefona ndamubwira ni bya bindi twibwiraga byo kubyara abana 3 ntibigishobotse, tugiye kubyara undi mwana wa 4. Ati ibyo babibwiwe n'iki? Ntibabibwiwe n'Imana, Imana yantumyeho. Ntabwo yabyakiriye neza, ariko mu mezi make cyane ndasama. Maze gusama nkomeza rya sengesho marayika yambwiye ngo uracyafite amahirwe yo gusaba. Nkajya mvuga nti Imana ndakwinginze simbyara impanga, ahubwo umwana umwe. Ndigize amezi 3 njya Kimisagara kurebesha ko mfite umwana umwe mu nda. Hanyuma dogiteri arambwira ngo dore harimo umwana umwe w'umuhungu. Ndavuga nti Imana ishimwe, yaranyumvishe. Indigize amezi 4 nongera kurota inzozi. Kandi iyo usenga Imana by'ukuri ntago urota, ahubwo ni ukwerekwa. Hanyuma narose turi mu masengesho iwacu kuri Yeberi. Umuyobozi w'amasengesho muri icyo gihe yitwa Nyandwi Jafeti, ni wari utuyoboye. Ipusi Satani yaje mu ishusho y'injangwe, ipusi ikagiza ikavurunga amateraniro. Hanyuma uwo muyobozi Jafeti akayifata akayita inyuma, ariko ipusi ikagaruka
ntitumenye aho iciye, ibikora akanya kanini cyane, igeze aho ipusi iravuga, ijwi ringira mu ipusi iravuga ngo nta kindi nshaka, ndashaka inda y'uyu mugore kuko harimo umwana. Ni njyewe yavugaga rero, nuzura umwuka wera muri izo nzozi, mfata cya gipusi nyikubita ku gikuta, ndangije nicura kidapfuye, ngira ubwoba bwinshi cyane, ndavuga ngo iki gipusi iyo kijya gupfa urugamba rwari kuba rurangiye, ariko kuko kidapfuye urugamba ruracyakomeza. Mwa bantu mwe, nta ntwari mu kigeragezo, ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo impa imbaraga. Ngira ubwoba, ndavuga nti iyo gipfa mpita nterefone n'umuyobozi w'amasengesho iwacu Jafeti, murotorera izo nzozi. Nari mbyibushye cyane, ntabwo yari azi ko ntwite, arambaza ngo none se koko uratwite? Ndavuga nti yego ndatwite, intwite inda y'amezi 4. hanyuma bati dusenge, iyo Imana yerekanye ibintu biba biriho, ariko kandi Imana ibasha no kubihindura. Dutangira gusenga ku bw'izo nzozi, hanyuma inda igize amezi 5 n'ibyumweru 2 twagiye mu nce zo mu Gakenke, nce za Musanze, twari tugiye gusabira umusore urimba muri korali yacu y'urubyiruko Cornerstone witwa Nizurugero. Hanyuma ubukwe bwagenze neza bwa dote, mu kugaruka impanuka yabaye tugeze kuri Buranga, kwasiteri yarahirimye, hanyuma njyewe iragaruka iranshikamira, baraza bakuramo abandi, njyewe bangezeho basanga ntibishoboka kuko kwasiteri yari yanshikamiye. Ni murebe zino nkovu ziri mu gahanga. Hanyuma igihu cyavuyeho uhereye ahangaha birengera, igihu cyorosokaho, ndetse n'iki cyo mu gahanga nacyo cyari cyavuyeho. Amagufa yonyine niyo yari yasigaye, ahandi hose uruhu rurereta hano ku matwi. Kwasiteri yaryamiye kano kaboko kanjye mubona, dore murabona ibikovu, ibi byose nibyo munsi ya kwasiteri, ibi byose nibyo munsi ya kwasiteri. Ari nambaye ishakoshi mu rutugu, hanyuma icyaciye amagufa y'imbere ngiki ahantu kinjiriye kuri ino rukovu rumeze gutya. Ntekereza ko ari nk'ikirahure cyarakubise kiragenda gica amagufa, ariko kandi kinjiranamo n'ishakoshi. Hanyuma igihe narindi rero muri iyo kwasiteri, iyo ngeze aha mvuga imbaraga z'amasengesho n'umumaro w'umwuka wera. Ibyo bintu uko ari bibiri ndabikomatanya, ndagira ngo wongere wumve imbaraga z'amasengesho n'umumaro w'umwuka wera. Igihe kwasiteri yari ishikamiye, bakuyemo abandi njyewe byanze, nagira ibihe byiza muri kwasiteri, nahahuriye n'Imana, nahahuriye n'umwuka wera. Umwuka wera yanzaniye za nzozi narose cya gihe wa muntu w'Imana w'i Masaka azanira ubutumwa mu ijambo. Niba ukuriye murongo uvuga ngo uzapfa ushaje, uzinjizwa mu mva yawe umeze nk'umuwenga ntunikwa mu gihe cyawe. Ndavuga nti hari Imana yavuze ko nzapfa nshaje, nubwo kwasiteri nshikamiye, ariko urunguru ntabwo ari urwo rupfu rwanjye. Aho ni munsi ya kwasiteri. Umwuka wera w'Imana arongera yibutsa ziranze igihe cyo gusama umwana, uburyo Imana yanjyanye hariya mu kibaya, akavuga ngo Imana iravuze ngo igiye gushyira umwana mu nda yanjye. Ndavuga ngo ubwo Imana yavuze ko ariyo igiye gushyira umwana, ntabwo yasubira inyuma ngo imwice. Nibuka ijambo abarokore bajya bavuga ngo abarokore bajya bavuga ngo irinde ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye. Numva ntangiye kugira kwizera no gukomera, nubwo ndimo ndavirirana amaraso menshi. Ikindi cya gatatu nibutse muri kiriya gihe kiriya njangwe, uburyo yavuze ngo irashaka inda y'uyu mugore kuko harimo umwana. Nibuka ko byarangiye nta muntu n'umwe iriye inzara. Urumva abo twari turi kumwe ni abantu turirimbana mu rufatiro, ni abaririmba muri Cornerstone, nibo barahari, bamwe ni abasore, abandi barubatse, abandi turashaje kuko hashize imyaka 6. Hanyuma ibyo ndabyibuka, numva ndakomeye, ndavuga ati koko hari Imana yavuganye nanjye. Nkareba kwasiteri uburyo inshikamiye, ariko nkavuga nti ntacyo, hari imbaraga ziruta izi za kwasiteri. Nibyo kandi nawe unyumva, hari imbaraga ziruta izi mbaraga zikurwanya. Nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite ibigeragezo, nubwo ufite intambara, nubwo ushonje, nubwo ukennye, nubwo nta kazi, nubwo utabyaye, ariko hari imbaraga z'Imana kandi ziruta imbaraga zikurwanya. Komeza wihangane, komeza ukomere. Nanjye nagiriye byiza munsi ya kwasiteri. Hanyuma igihe kigeze, bakaza bakarunguruka, bakabona koko uruhu rubereye aho ngaho, uruhu ruri ukwarwo, amagufa y'umutwe niyo asigaye. Hanyuma umusore turirimbana, ubu ni umugabo bita Peter,
aje kurunguruka ndamumenya, ndamubwira nti wambonera Jafeti wa munyobozi w'amasengesho narotoreye za nzozi, ati reka nze muzane. Jafeti aramuzana aca munsi aca bugufi, ndamubwira nti uribuka iki Imana yavuganye natwe kuri ibi bintu? Aravuga ati yego ndabyibuka. Ndamubaza ngo urakora iki? Arambwira ngo ndimo gusenga. Ndamubwira nti ngaho genda nanjye ngiye gusigara nsenga. ukirimo aho ngaho utsikamiwe Nsikamiwe na kwasiteri. Ntabwo nigeze ngwa muri koma kubera ko umugore utwite yaguye muri koma, umwana ahita apfira mu nda, kandi Imana yashaka kundokorana n'uwo ntwite, byatumye ndinda koma. Munsi ya kwasiteri numvaga inyuma hangiritse, ariko imbere numvagamo ubuzima, kubera ko Kristo aba imbere muri twebwe ni muzima ntakomereka ngo ananirwe, ariko umubiri we numvaga ko warangiye. Nuko bahamagara Jafeti rero mubwira gutyo. Jafeti amaze kugenda ntangira gusenga, noneho mvuga ntangira gusengera bwabo ko twari gutaha nka korari dufite amakado n'abakwe, hari harimo na se w'umuhungu na mushiki we. Ntangira gusengera imiryango yacu iri bwumve ibyo bibazo, ntangira gusengera abakomeretse turi kumwe, kandi kubera za nzozi narose ngo injangwe ivurunga, abo ngabo twe twakoranye impanuka, bariya bo muri Cornerstone nibo bari bakomeretse nyine. Numva ngize kwizera yuko nabo batazapfa. Nkavuga ngo iyo bari bankuye mu modoka vuba mbahumurize, barimo gutaka kubera ububabare, barimo kuvuga ati turava amaraso menshi, mbabwire ko batazapfa nabo. Ngize amahirwe rero bankuramo ya shakoshi inagana hano muri kuno kuboko. Baravuga bati ubu ikibazo kibaye ishakoshi turamukuramo gute? Abana mukurure mukuremo, uko bimeze ko ishakoshi igomba kumva mu kuboko. Uwayinkuyemo n'uwo Peter ajya ambwira ati kugukuramo ishakoshi nabonaga ari ukukwica kuruta kwasiteri yikuri hejuru. Akuyemo ishakoshi havanamo tugufa twajanjaguritse, havanamo n'inyama yose. Imodoka itaba rero ageze hafi aho, baravuga bati ni mumwinjize va muri imodoka tujye Nemba twihuse. Ndavuga ni mwe muretse kunyinjiza mu modoka, hanyuma mbanze ngira icyo mvuga. Bagira ngo ni ijambo rya nyuma, ijambo ryo kubasezeraho, kuko n'ubundi hari amagambo tuvuga bakabona ari amagambo y'amatakaragasi ya nyuma yo gusezera. Kuko muri yavuze ngo tugaragara nk'abatariho, ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima. Hanyuma bati ngaho vuga vuba vuba. Ndavuga nti nagira ngo mbwire abantu bakomeretse buhoro cyangwa cyane. Nari nabyimbye, umutwe wabyimbye ntakibasha no kubareba. Ndavuga ngira ngo abantu bakomeretse bihangane no gukomeza gutaka. Imana dusenga ntabwo izemera ko muri twebwe hari umuntu upfamo. Barangije baravuga bati umva amagambo avuze bora arahita apfa, ni upfuka umunwa. Ndavuga nti oya, niyo muretse mvuge irindi rya kabiri. Hari mu kwezi kwa 8 kuri 19, kandi cyari igihe cya Expo. Hanyuma umugabo wanjye yari afite akaraka muri Expo, kandi karako kotsa amaburushete. Ndabwira nti ntihagire uhamagara umugabo wanjye ngamubwire ko nakoze impanuka, kugira ngo atagira ihungabana, durari imbere y'imbabura nawe agakora impanuka. Baravuga ati batinyumvira we, byarangiye. Aravuza ngo nitubwire n'umugabo, nimugira vuba vuba mu mwinjizemo. Bagira vuba vuba banyinjizamo, nicaranye na se uwo muhungu niyo z'urugero. Hanyuma yari yatobotse mu mutwe, amaraso arimo kuzamuka ava nk'agasoko. Avuga ati ndapfuye, ubukwe bw'umwana wanjye simbutashye, abana banjye bari gusezera. Ndavuga nti muzehe ihangane, humura, muri twebwe nta muntu uzapfamo, nawe ntago uri bupfe. Arangije ambwira ati mwana wanjye mara urwo uriho nawe nturiho. Uyu munsi uyu musaza tujya duhura, akambwira ati mwana wanjye warankomeje kandi nawe mbona urimo gupfa, ariko burya ntago ari njyewe, ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'amasengesho. Amasengesho dusenga turi bazima, rimwe na rimwe baduseka ngo twabuze ubwenge, aye niyo dukomeza mu gihe cy'akaga. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo byose bizambera byiza ndamahoro, ngo no mu byago nzaririmba. Umuntu agapfusha akaririmba. Burya siwe imbaraga z'uyu mubiri, imbaraga za muntu ntago zabishobora, ni imbaraga z'Imana. Hanyuma rero batujyana i Nemba, ninjye bahereyeho. Bandi bahereye kuri wa mwana uri mu nda, bazana ekogarafi bashyiraho, baravuga ngo icyakora disi umwana mu nda ye aracyari muzima. Numva ngize kwizera kuzuye 100%. Ndavuga ni burya n'Imana yavuganye nanjye koko, niyo yavuze ko nzapfa nshaje, niyo yavuze yuko ishyize umwana mu nda yanjye, none irandinze singipfuye, ntacyo ngibaye, kuko hari Imana yavuze biriya byose. Nawe ntacyo ugipfuye, nawe ntacyo uzaba. Humura bukene ntibuzakwica, humura ntabwo uzapfa utabyaye, humura yavuganye nawe izabikora. Hanyuma rero batangira gahunda yabo, bafashe cya gihu cy'umutwe ukwacyo, batangira kucyoza, baracyogosha,
barangije bazana amazi bambaraga nk'umugore utwite, ntabwo bagombaga kuntera ikinya, bashora intoki muri bya bisebe batangira koza. Narababaye mwa bantu mwe, umva ni umubabaro ntabonera ibiro, ni umubabaro ntabona ku munzani ngo ujyeho, wari umubabaro uteye ubwoba. Icyakora kuko namenye ko nzabyara umwana muzima kandi namenye ko ntazapfa, ndihangana ndavuga ngo niniha nzabyara akana gahora kaniha, ndihangana cyane ndashigiriza. Ariko urudodo rugeza ku mutonzi w'ijuru, kuko murabona ko uruhu rwavuye hano ruvaho, aha narababaye ndataka cyane, ahantu harababaza ku buryo wumva ari rwo rupfu ahubwo ubonye. Ariko ngize amahirwe kaba akadodo gakeya, bararangije. Iyo badoda bashikura ukajyana umufuka w'amakara barimo gushona, uwo mubabaro batangiye saa 9 z'amanywa bandangiza saa 8 z'ijoro. Barangije baravuga ati rero mugire vuba mujyane CHK. Twagezeyo muri amasaha nyuma ya saa 8, nakiriwe n'umugabo wanjye na musaza wanjye, nasanze barize rwose bazi ko napfuye. Noneho bambonye uko meze n'ukuntu mfutse ahantu hose n'akaboko, n'inda y'umwana igera hariya nabyimbye cyane, baraturika bararira. Ndabwira ntimwirira, ntago nzapfa, Imana nsenga ntizemera ko nzapfa. Abaganga nanone barongera bazane ku garafi bashyira, baravuga ngo umwana aracyari muzima ariko tumukuremo vuba vuba nyina atarapfa. Mba ndabyumvishe, Imana igira neza yandinze koma, yatumye numva ibyo abaganga bavuga. Ndavuga nti mwa baganga mwe, uyu mwana wanjye ntimumukuremo, njyewe nawe ntago tuzapfa, ntacyo tuzaba. Barambaza batese uri umuhanuzi, ndavuga nti oya, soma ijambo ry'Imana nkamenya icyo Imana ivugana nanjye mu ijambo. Aho muri kwasiteri ni naherewe ijambo nivuga ngo natuma batwita sintume babyara. Abaganga bavuze gutyo, ndabwira nti soma ijambo ry'Imana. Baramaze bati wasomye irihe? Mbabwira rya rindi naherewe muri kwasiteri. Ndabwira ngo nasomye ngo ituma batwita niyo tuma babyara. Nimunkoreho rero, iyo yatumye ntwita niyo zatumye mbyara. Bavuga ngo uyu murwayi aracyafite toroma, tumureke. Uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri baragaruka batumva kugira ngo tugufashe nuko wakwemera tugakura umwana mu nda. Bavuga nti hoya, umwana wanjye nimumukoreho, nimufashe mutamukuyeho. Baravuga bati nituguha imiti irahita yangiza umwana wo mu nda, ntabwo twabikora nk'abaganga rero, emera tumukureho. Bavuga ni ukuri, nta na rimwe nzemera ko munkuriramo umwana, ahubwo nimukora ibyo mwize nk'abaganga. Hejuru y'imbaraga zanyu hari imbaraga z'Imana. Ku munsi wa gatatu baragaruka baravuga bati na n'ubu nturemera ko dukuramo umwana mu nda ngo tubashe kukwitaho, kubera kutitabwaho narushagaho kubyimba, narushagaho kubora, narushagaho kumererwa nabi, narushagaho kugira umubabaro uteye ubwoba ntabwo nzawibagirwa. Nabwo ndabahakanira yuko batankorera ku mwana, barongera barigendera. Ku munsi wa kane bazanye n'abandi baganga, baza ari benshi. Numva umwe aravuze ngo nguyu yanze ko dukuramo umwana, nta kintu umurwayi wa CHK, twarangije no kumusiba ku kibaho. Wa muganga ati nimuzane ku garafi nanjye ndebe. Arareba asanga inda ifite amezi 5 n'ibyumweru 2. Aravuga ngo no, iyi ntabwo dushobora kuyikorera. Uyu mugore niba yanze ko dukuramo umwana nimumureke. Ndataka ndavuga ni mwa baganga mwe, uko mundeba ndarembye kandi mwebwe Imana yashyizeho kugira ngo mumfashe, nimumbabarire mumfashe. Ibyo mutashobora Imana irabishobora. Niba hari undi mugore mwateye icyo kinya, barambwiye bati ikinya tugutera ni ikinya gikomeye cyo gufata amagufa y'umutwe n'amagufa y'akaboko kugira ngo dukureho iby'inemba bashyizeho dushyireho ibyacu. Ako kaboko kawe amagufa yaracitse, turashyiramo tije cyangwa za zindi z'inyuma. Icyo kinya kigira ingufu, kica uruhinja rwo mu minota 3. Noneho kugira ngo twice uruhinja tubireba nk'abaganga twize, turakureka. Ndabahendahenda ndavuga nti nimubikore. Nimba hari undi mugore mwateye ikinya umwana agapfira mu nda, njyewe nimubinkore murebe itangaza by'Imana hano CHK. Umuganga umwe aravuze ati ariko mwabagore mwabantu mwe, uyu mugore akomeye umutima, nahamagara umugabo we babisinyire yuko batazabona umwana muzima, hanyuma natwe abaganga dukarabiye imbere yabo uwo maraso y'uruhinja ntazatubazwe. Abaganga bemera kunkorera, baravuga bati nibasinye, ariko ni Imana yongera iranyandikisha baransibye. Aho amadokima yawe yubitse yataruburwa, Imana ifite imbaraga zo kuyubura ugahamagarwa ku kazi kubera Imana yabikoze.
barongera baranyandika bampa randevu ya saa 10. Numvaga iyo randevu ari isaha yo gukira, ndavuga nti biragera ryari ngo banjyane. Mu mutwe hari hatangiye kuzamo inyo, iminsi 4 ni myinshi, zarajagataga mu kuboko harimo inyo, afite igisebe cyose natangiye kunuka, natangiye kubora ku munsi wa 4. Komeza wihangane, burya cyagiye bikikubaho, Imana yarabibonye. Ariko iracyapima kwizera kwawe, kubikora kwizabikora kandi ku isaha yo n'umunota wayo. Yari ifite uburenganzira bwo gukoresha abaganga ku munsi wa mbere, ariko irareka iminsi nirashira kugira ngo nkomeze nyihamye, kugira ngo nkomeze nyivuge, kugira ngo naba bandi batizera bazabona imbaraga zayo no gukomera kwayo. Hanyuma banjyana muri salle dope kugira ngo bomoreho ibyo mu mutwe, banshyiremo n'amatije. Igihe bamaze kuntunganya ngo bantere ikinya, umugabo wanjye niwe yinjiye, yari yagize toroma, akubita urugi, numva amfashe mu kuboko, arambwira ati madamu wanjye urabeho, ugira urugendo rwiza, Imana imfashe aho ugiye nzagusangeyo, ikimbabaje ni utwana duto insigiye, nzaturera gute? Arangije arisohokera. Agisohoka babaganga bongera gufata icyemezo cyo kureka kunkorera, baravuga ati nimurebe ukuntu umugabo yabaye kandi umwana atarapfa, kandi turabizi ko ari bupfe, none uyu mugore tumureke. Ndavuga nti ndabingize nimbabare mumfashe, uriya mugabo uvuze ariya magambo ni uwanjye, nimwongere mumuhamagare nanjye ngira icyo mubwira. Baragenda baramuhamagara, ndavuga nti ngera umpereza ukuboko kwa arakumpereza. Ndavuga nti kubera icyo unsezeyeho, yari akibasha kuvuga. Ndabaza ugiye gusanga abana, araceceka, ageze aravuga ngo nuko mbona ibyawe bisa nkaho ikintu kimufata mu izosi, hanyuma yongera kurira amarira menshi. Uyu munsi abwira abandi bagabo ati yamwivugisha ngo amarira atemba ajya y'umugabo atemba ajya mu nda, nuko ikibariza gikomeye mutarakibona. Ati hari igihe inda y'umugabo yuzura amarira akameneka hanze. Nuko rero ndamubwira ni ngiye gitumye guhamagara, ndagira ngo ukomere umutima nk'umuntu w'umugabo. Uyu mwana nzamubyara dufatanye kumurera, tuzongera kubana nk'umugore n'umugabo, genda ukomere turasubira mu kanya. Uyu munsi ajya mbwira ngo utwo tugambo namubwiye ngo yabonaga ari ukugira ngo kwitabaro niba muha ijambo ryo kuvuga nyakwigendera yagiye, azavuga ati umugore wanjye ajya kugenda yambwiye utugambo tumeze gutyo. Ashobora kurira cyane, baramujyana bajya kumukansoringa, ariko wa muganga sinigeze mureba ntakibasha kureba, abemeza ko bagomba kunkorera bagakora ibyo bagomba gukora. Hanyuma rero batangira bantera icyo kinya cyicira umwana wo muri minota 3, nkimaramo amasaha 6. Icyatumye mara mu masaha 6 njya nkibaza, Imana yari ifite imbaraga n'ububasha bwo kunyicuza mu isaha imwe, ariko hashize amasaha 6 kugira ngo ndusheho kumenya Imana no kuyizera, kugira ngo nawe nubyumva umenye ko hari Imana idakangwa n'igihe umuntu amaze, idakangwa n'imyaka, idakangwa n'uko ushaje. Igihe cyayo kigeze irakora pe. Amasaha 6 arashira, ndicura ntekereza ko nacyagenda nari ntwite. Nasanze akaboko bagateyemo ibyuma, nsanga kangaka ni ibisebe gusa bakaziritse, ndakamanura nkajya nkubita yanda, ndetse nkakubita cyane kugira ngo agahinja kikange, hanyuma nikikanga akanyeganyege nanjye menye ko ari kazima. Mbikora umwanya munini, agahinja ntikanyeganyega, agahinja ntikakina. Nyuma yaho rero nkomeza gutekereza ku magambo y'Imana, ukuntu Yesu yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro yaranaboze, ukuntu agakobwa ka Yayiro ari we wenyine wakazuye, ukuntu yagendanaga yahuraga n'abantu bagiye gushyingura, agakora ku murambo gusa, uwari upfuye akajyana n'abari bagiye kumushyingura. Numva Imana ifite imbaraga, numva Imana irabishoboye, numva Imana yabinkorera. Nkiri muri ibyo bitekerezo bimeze gutyo, numva agahinja gakinnye mu nda, mbega kuzura umunezero we. Nshatse gutera harira nsanga sindabishobora, nshatse kwegura umutwe nsanga nabyo ntibyemera, ariko ngira umunezero mwinshi mu mutima wanjye, byibura mbasha kuvuga. Ndavuga nti muganga we, bya bindi mutashobora Imana yabishoboye. Ati ni ibiki? N'umwana mu nda yanjye ni muzima. Ati yo ihangane, wamenye igihe umaze mu kinyani ntago mbizi, arimo ngo umazemo amasaha 6 kandi umwana wawe yapfuye mu minota 3. Ihangane mubyeyi. Ndavuga ntoya, ndumva umwana mu nda ari muzima. Aravuga ati reka njye kuzana abandi. Aragenda ahamagara abandi baganga, bumvishe ndimo kuvuga ngo umwana ni muzima, ngo ni ikibazo cy'ikinya afite, ni mu mwihorere, niba ushobora kuvuga Yesu. Bakavuga ati none mu mutwe yaravangiwe, biriya ni ubusazi, yagize toroma, niyo mpamvu yagiye mu muhanda, niyo mpamvu yirirwa agenda na Bibiliya, ni toroma y'ubuzima. Nubo barabivuga disi, banjyana muri ekogarafi,
ekogarafi ya mbere yerekana ko umwana ari muzima, baravuga ngo ntibishoboka, iyo ekogarafi ifite ikibazo, umwana yapfuye mu minota 3, banjyana mu ya kabiri yerekana ko umwana ari muzima, baravuga ngo ntibishoboka, basubiranamo bati nimuzana bamuteye ikinya, batangira kubara n'ibinya bari bafite, batangira kubara amasaha namaze, baravuga ati ntabwo bishoboka ko umwana yaba muzima, kubera ko Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Wibuke yuko na cya gihe inkuru yuko Yesu yavutse ntabwo yamenywe n'abanyabwenge n'ababandi bize n'abadogiteri n'abandi, yamenywe n'abashumba batigeze bakandagira mu ishuri, barakurikira ya nyenyeri, bageze bavuga ngo umwami w'abami wavutse ari he, nuko twabonye ya nyenyeri tukaba tuje kumuramya. Kandi ntabwo bagiye imbokoboko, bagiye bajyanye icyome n'izahabu n'ishanya. Umva ko Imana ikora. Hanyuma baravuga bati tujyane mu ya gatatu niho tubimenya neza, ya yindi ibona yireba n'umwanda wo mu maraso, iyo niyo banjyanyemo. Barareba baravuga ngo uyu mugore afite umwana muzima mu nda, n'ibishinzwe kumurinda n'amazi yo gutunga umwana nta na duke twamenetse. Bomusitari sehashika Imana irivugira, abavugaga ibafata ku munwa, ntangira kujya mbwira abantu meze nabi ku gitanda, baza kunsura badusenga n'abaturimbana n'abandi, nkababwira nti nimuhumure ntabwo nzapfa, umunsi nabyaye umwana muzima nzakoresha igiterane kinini cyo gushima Imana kandi nzamwitira izina mu rusengero. Bakavuga bati byararangiye, yagize toroma, yirwa avuga ngo azitira umwana izina mu rusengero mu biterane kandi bitabaho, we yapfuye kera uretse ko yirwa aririmba ibiterane gusa. Abasilamu bakagemura, dore ko bagemura sehashika, bakaza bambona bati we Allahu Akbar, we nkabwa ni haji we haji, ati we siga nimero zawe nzaguhamagara mu giterane nzakoresha, nabyaye umwana muzima namwise izina, akazisiga. Abanyagatulika nuko, abadive nuko bakazisiga. Hanyuma rero amezi 9 aruzura, kuko sehashika namazemo amezi 4 ko bagiye guterura wa mwana mu nda. Abaganga barongera barahamagarana bati ni muze wa mugore agiye kubyara turebe uwo mwana. Bari bafite amatsiko, ariko narayabarushaga. Nanjye nari mfite amatsiko, vuga ati uyu mwana ntwite ni bwoko ki, umwana wavuye muri iriya mpanuka, umwana utarishwe na kiriya kinya. Ayo mezi 4 nari yamaze ndyama ngaramye, kandi ya maboko aremereye arimo bya bitije arambitse ku nda. Nanjye nari mfite amatsiko y'uyu mwana. Barahamagarana, hanyuma rero barambaga, bakuramo umwana w'umuhungu ufite ibiro 480. Nera haleluya, bati buretse utagira ibyo wangiza, n'abandi nta kibazo, izisigaye ndazitera mu mutima. Umwana barapima ahantu hose basanga nta kibazo afite ubuzima bwose. Ngataha njya mu rugo, njya gutegura cya giterane bavugaga ngo na toroma nagize, none ngiye kugitegura. Rero nateguye bije 200. Hanyuma ndatekereza ngo bavuga ko nagize toroma, none koko ntibyemeye iwacu kuba batise ko abantu barira mu rusengero bakanyweramo bakitiramo n'umwana izina. Ubu koko Imana yanjye igiye guseba, yarandinze toroma abantu batsinde. Ndavuga ngo reka niyiri inama, ahari kuba batise hari igiti cyavoka, hari n'ikibuga abantu bakoreramo ibirori. Ndagenda ndahasaba kugira ngo igiterane kizabene mu rusengero, ariko kwita umwana izina bibere muri utwo dushitingi nari nahateye. Barahamba tugira igiterane kiza mu rusengero. Uwabyumvaga wese, babaganga bankurikirana n'abatumiye, babahaji n'abahajati, b'abanyagatulika n'abatumiye, urusengero rwari rwuzuye, abantu babuze naho bicara. Ariko uwo ari wese uje akaza afite impano, baturamutse bakaduha amafaranga. Abo mu cyaro bazanye ibyo kurya, na ya korari navuze ya kera ni nayitumiye yitwa Amahoro na Fonde, iza bazanye ibyo kurya, ibijumbi, imodoka yuzuye. Hanyuma turamukije akaduhereza akantu. Mu rusengero baduhereyemo 150. Hanyuma musaza wanjye aduha n'inka y'inzungu. Umva imbaraga zo gushima. Igiterane kirarangira, tujya hahandi rero kwita umwana izina, abantu bararya bararirimba. Igihe cyo kwita umwana izina, Imana ikora igitangaza. Iyo gahunda yari yowe n'umukuru w'abadiyakoni wacu witwa Vivense. Hanyuma igihe cyo kwita umwana izina, Imana ikora igitangaza. Umuyaga urakuba, urahuha mu giti cy'avoka gihari, ukurura serwakira. Umukuru w'abadiyakoni avugira muri mikoro ngo gahunda isigaye ngo nimuterure intebe vava ije kubera mu rusengero. Hanyuma gahunda yo kwita umwana izina ibera mu rusengero. Nta mupasiteri wavuze, nta mudiyakoni wavuze, nta mujyanama wavuze, kuko Imana ivuze nta wundi ugira ikirenzo. Niyo mpamvu Imana igivuga ngo tukavuge amagambo y'imfabusa, kubera ko no mu magambo tuvuga Imana igikoreramo. Hanyuma
abantu bita umwana izina, papa w'umwana agezweho nawe aterura wa mwana amwita Izikurinda Igitangaza Kenny. Ubu ni umwana ukura neza ufite ubuzima bwose, maze kugira imyaka 6. Nuko urugendo rw'ubuzima nuko rwagenze, Imana isohoza isezerano ryayo, umwana arakura neza, ariho neza, yitwa Izikurinda. Niyo mpamvu banyitirira uwo mwana bakanyita mama Izikurinda. Twarebye iby'Imana yakoze kugira ngo irinde umugore utwite mu mpanuka, irinde umugore utwite muri kwasiteri, irinde umugore utwite abaganga bavuga ngo umwana arapfira mu minota 3 hashire amasaha 6, umwana tumwita Izikurinda. Turebe ibyo yakoze byose, twongeraho n'irindi zina ngo ni Igitangaza. Rero tuyitwa Izikurinda Igitangaza Kenny. Ngibyo iby'Imana yakoze. Niba wabashije kubikurikirana ibyo ngibyo ko byari bikomeye, ntiwasanga urimo guca munsi y'ibyoroheje nk'ibyo, ariko ukaba wumva Imana ibeshya, ukaba wumva abahanuzi barakubeshya, ukaba wumva Imana ihemuka. Ntabwo Imana ihemuka, ni inyarukundo, igufitiye imbabazi. Komeza wihangane, komeza uyizere, wireka gusenga, wireka kuririmba, wicika mu nzu yayo. Iyo yavuganye nawe izakora ibikomeye birenze ibyo utekereza. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, mufashwe n'ubwo butumwa bwiza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana iguha umugisha. Uko gukomera kose ntabwo nta wundi muntu wabishobora, benshi bacika intege. Reka dushimire n'abakomeje kudukurikira, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nanone ntimucike intege. Niba kandi ufite ikintu wabaza uyu mubyeyi, ushobora kuba wamusura, ushobora kuba wamusura mu buryo bwa mobile money cyangwa ubundi buryo bushoboka bwose. Reka tumusabe aduhe nimero ye ya telefone kugira ngo numukenera uzamubone. Murakoze cyane. Nomero nkoresha ya MTN ni 07 8 5 19 55 03. Subiremo 07 8 5 19 55 03. Hari n'indi 07 9 87 90 3 5 5. 07 9 87 90 3 5 5. Imwe yanze gucamo, indi wayimbonaho ku mazina yanjye Uwiragiye Godeline. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kandi mufashwe. Amen. Amen. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza namwe. Amen. Murakoze cyane. Amen.